njye no kuvuga ngo ni umukinnyi w'ibihe byose ku bantu bitewe nuko asaba abakinnyi benshi muri generation yacu dushaka kuzabona umukinnyi akina imikino 1,100 bikwereka consistency cyane bikwereka ko uyu ni umukinnyi wabayeho mu gihe cye ariko by'umwihariko anatanga ibintu bitandukanye nuko abandi bakinnyi uyu munsi dutekereza ko bashobora kubitanga. Iyo urebye ibitego 800 muri kariyeri ibitego byinshi tuvuga ba Pele abo ngabo twahere tuvuga ko bari abakinnyi b'ibihe byose ku bandi bantu ugasanga yatsinze ibitego birenga 1000. Nkuko twagiye tubibona tukiga bakomezaga no kugenda bavuga kuri Pele bakavuga bati umukinnyi w'ibihe byose umukinnyi w'amateka bitewe n'ibigwi yakoze. Uyu munsi rero kuba Lionel Messi ageze aho ngaho hose kandi binakigaragara ko muri kariyeri ntekereza ko n'ibindi bitego 20 ashobora kubizabitsira cyangwa 50 nta wamenya bitewe naho ubuzima bushaka kuzamwerekeza. Iyo tuvuze Lionel Messi ukamukompara wenda na generation iri uyu munsi utekereza ko hari abandi bakinnyi bashobora kuzabaho bafite kariyeri nk'ingi yagize? Nyine nicyo naherekare ndi kukubwira. Umuntu arebye Diego Maradona akina cyangwa akabona Pele akina muri iyo myaka muri icyo gihe ntawe ari kumubwira ko azavuka umukinnyi umeze nka Pele, ntawe ari kumubwira ko azavuka umukinnyi ushobora kuba yakora ibintu birenze ibyo Maradona yakoze. So urumva ubundi ahazaza hahora haduhishiye byinshi, ariyo mpamvu usanga buriya mu bantu bizera ibigendanye n'icyo bita supernatural cyangwa se supernatural power bakunda kujya mu bapfumu cyangwa se n'abandi bantu bareba iby'ibihe bizaza kugira ngo babamenyere ngo ejo hazaba iki, kubera ko ni ikintu gihora giteye amatsiko buri munsi. Buri munsi umuntu ahorana amatsiko yo kumenya ngo ejo bizagenda bite. Uyu munsi uramutse dusohotse akakanya muri studio tukagera imbere umuntu akakubwira ati Shema mu myaka 5 imbere uzaba president, uwo muntu ushobora kumugororera, ushobora kumubwira ati carare ahantu urebe ibyari byo. Ariko nanone akubwira ati Shema nta mezi usigaje ku isi, byagutera ikibazo cyane. Ariko nanone duhuye akakubwira ati rero ngewe hari ikintu ndi kukubonamo ntakikubwire, yaba guteye amatsiko ku buryo niyo yakubwira tuzansanga cyangwa gutuvugane wajyayo. Ariyo mpamvu abantu benshi bakunda abantu babahanurira. Niyo mpamvu burya uzasanga insengero nyinshi, insengero kujya zifatisha abaturage usanga bababwira ibizaba mu bihe bizaza. So urumva rero icyo nashaka kubwira nuko ntago nahita nkora prediction ngo nkubwire ko ari umukinnyi uzaza umeze nka Lionel Messi. Ariko nanone hari umugabo wanditse igitabo nimba ari Ngugi wa Thiong'o sinibuka neza uwo mwanditsi yanze igitabo kita ngo The Beautiful One are not yet born. Abeza ntago baravuka. So Lionel Messi ni umukinnyi mwiza muri ibi bihe, ibyo akora ni umumagicien nkuko nari mbikubwiye, ni most decorated player ever, niyo mukinnyi watwaye ibikombe byinshi ku isi mu bandi bakinnyi bose bahari. So bimugira umukinnyi nyine w'igitangaza. Ariko nta wamenya ejo n'ejo bundi ushobora gusanga muri 2030 bavutse umukinnyi akazakora ibyo bakoze. So far twebwe ko tutareba ibyazaza dushobora kuvuga ati no ntago mbibona vuba aha, ariko iyo giye kuvuga ibyo bintu cyane cyane by'ama prediction usigamo umwanya wa possibility, usigamo umwanya w'ko ibyo bintu bishoboka. Lionel Messi ni umukinnyi mwiza. Uyu munsi wenda hari ibyo tuganira hamwe nabo kumva ko umuntu arakubwira ati shaka urebye Ronaldinho yakina ntabwo azifuza kureba aba bana cyangwa se kuko tubijye bibaho hano mu Rwanda kuva ko umuntu aragereranyije akakubwira ngo warabonye Jimmy Gatete uriwe mwataka u Rwanda rwatunze, warabonye barunaka bakina, ntabwo wakwifuza kureba umupira w'uyu munsi. Bekereza ko iyo babikompara bagira ukuntu bashaka kuvuga bati bari abakinnyi hari ibyo batanze bitandukanye nuko uyu munsi rezita zihari z'abakinnyi bahari uyu munsi babikora nkuko muri iyo myaka byari bimeze. So kuba twavuga kariyeri imikino 1000 hari ibyo umukinnyi aba yarigomwe, hari igihe aba yarafashe kugira ngo agere kuri urwo rwego. Kuba umuntu amaje gukina imikino isaga 1,100 imikino myinshi cyane. So rero wenda ntabwo turi wa mugani wavuze ikintu cyiza cyane umwanditsi yavuze kigendanye no kuvuga ngo wowe uzi gutekereza ashobora kuzabaho cyangwa se ntanabeho birashoboka, tugasigara tuvuga tuti habayeho umukinnyi runaka. Ngira ngo wenda twe duhereye kuri Lionel Messi, hanyuma muri kariyeri ya Messi ibikombe yatwaye ahageze uyu munsi hari icyo banashigaje? Buriya nka Lionel Messi ku giti cye ntacyo. Mu Gifaransa baravuga ngo iraganye tout sauf rien, yatwaye byose ukuyemo ubusa kwa. Umukinnyi buriya umukinnyi wese arota gutwara igikombe cy'isi, umukinnyi wese arota gutwara igikombe cy'isi, umukinnyi wese arota gutwara Champions League, umukinnyi wese arota gutwara Ballon d'Or. Nuza kureba ibyo bintu uko ari bitatu uraza gusanga atari buri ntagara abakinnyi benshi babitwaye byose. Lionel Messi kimugira umwihariko
nuko buri gikombe cyose cyitwa ko gikinirwa hano kuri iyi si gisa nkaho gifite amanota ari hejuru, bya bikombe twita major trophies. Lionel Messi byose abikojeje ukuboko. So bivuze ngo abakinnyi beza b'abahanga tuzi babayeho, hari ibyo bafite, hari ibyo Lionel Messi afite bo badafite, kandi ugasanga noneho bo ntacyo bafite badafite. Ndaguha urugero, iyo tugiye kureba turavuga ati wenda Ronaldo Gifaro, tugiye kureba nk'abakinnyi batanu wenda, duhere kuri Ronaldo Gifaro, afite igikombe cy'isi, sibyo? Afite Ballon d'Or, ariko nta Champions League agira. Nitugenda turahita dufata uwitwa Pele, umwe mu bakinnyi beza iyi si yatunze, afite igikombe cy'isi ariko nta Champions League agira, nta na Ballon d'Or, sibyo? Kuko Ballon d'Or nyine ni igihembo akenshi we Pele muri biriya myaka cyahabwaga wari umupira w'abanyaburayi, wari umupira w'iburayi. So twita tujya kuri Diego Maradona. Diego Maradona afite igikombe cy'isi ariko nta Champions League agira. Tujye kuri uyu Johan Cruyff. Johan Cruyff afite Ballon d'Or 3, afite Champions League ariko nta Mondial, sibyo? Tujye kuri Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo afite ibyo byose dufite, afite Ballon d'Or, afite Champions League ariko nta gikombe cy'isagira. Cyo burayi ikigira Lionel Messi rero umwihariko, ariyo mpamvu ngiye kubwanjye ntekereza ko nta kindi kintu asigaje gutwara uyu munsi wa none, ameze nk'umuntu uri gusoza kariyeri ye, ibyo byose yarabitwaye. Icyitwa ko umukinnyi wese arota gutwara cyose Lionel Messi aragifite. So uyu munsi wa none azagenda yicare amenye neza ko izina ry'uyu munsi ryandikishijwe inyuguti nkuru, ntekereza ko rigomba no kwandikishwa mu nyuguti nkuru mu mucanga w'ibihe byashize, iby'ubu ngubu n'ibihe bizaza. Yes, ngira ngo rero ni ibyo ngibyo twagendaga tugarukaho, twari duhereye kuri kabuhariwe kizigenza Lionel Messi cyangwa se Leo Messi. Akenshi rero tunakunze kugenda mbona abantu bamubatiza ngo ni GOAT cyangwa se umwe mu bakinnyi b'ibihe byose babayeho mu mupira w'amaguru. Ngira ngo rero Lionel Messi n'ubundi aracyakina umupira w'amaguru, ntabwo twavuga ko birangiriye ahangaha, aracyari umukinnyi w'umupira w'amaguru akina muri Inter Miami. Twavugaga rero ku birebana na resultats zabaye ku mugoroba, turebera hamwe ibigendanye n'uburyo imikino yaraye ibaye n'uko amakipe yagiye yitwara. Inter Miami ku mugoroba Afrika yanganyije, kunganya kwayo bituma izamuka mu itsinda mu buryo ntekereza ko itakabaye yazamutsemo, kuko yabanje gutsinda imikino igera kuri 2, kugira ngo murimo murabibona, yabanje gutsinda ibitego bigera kuri 2, ariko ekipe ya Palmeiras iza kuva inyuma iragombora ibitego 2, bituma amakipe yombi anganya ibitego bigera kuri 2. Inter Miami ku mugoroba twongeye kubona Suarez, Messi yarari mu kibuga, twongeye kubona abakinnyi batandukanye bakomeye muri Inter Miami. Ku ruhande rwawe ubona ari cyatumye Inter Miami itabasha kuba yarinda ibitego 2 yari yatsinze? Nimba wabyitegereje ni ibibazo biri defensive, kubera ko sinzi nabonye ibitego buryo byagiyemo, cyane ko byagiye mu minota ya nyuma, ko Inter Miami yatangiye neza, ni equipe ifite ukuntu itangira neza. Bravo kuwitwa uyu mutoza wayo wahoze ari defense wa Barcelona ninde Mascherano, Javier Mascherano. Afite equipe nziza mu buryo buri offensive, bataka neza, surtout kubera Lionel Messi ubona nyine ni umuyobozi wa orchestre. Suarez twarayibonye tiyo yabo bahanga kabisa, bafite ukuntu bakora neza mu buryo bwo kwataka, barimo ibitego neza, bagakreya amadanje. Ngira ngo twarebye match ejo bundi yabahuje na FC Porto, bakreya danger cyane kuri equipe adverse, ariko bakagira ikindi kibazo kimwe cyuko defenseur yabo, abadefenseur babo defense yabo ni ibibazo, kuko n'abantu muri defense sinzi bagomba kuzakosora icyo kintu, nimba bashaka yuko bazajya bahuzaho mu kuba bakitabira n'amakompetisiyo international anakomeye, bazakosora ikintu cyo kuba mu buryo buri defensive ari ibibazo. Ko nk'ubu uri kuvuga ko ni equipe nziza, urugero ikintu kibikwereka yuko mu buryo bwo kudefenda ari ibibazo, nuko ni equipe nziza mu kuba yatsinda ibitego. Bafite ibitego 4 ariko binjijwe ibitego 3. Nawe muri iyi mikino ibaze, mu mikino 2 Inter Miami yatsinze ibitego 4 mu mikino 2, kubera ko batsinze ibitego 2 kuri Porto, batsinda ibindi 2 kuri Palmeiras, ariko nabo binjijwe ibitego 3. Bikwereka ko nibyo bashobora kukwataka bakaba bagutsinda ibitego 4 yego, ariko nawe ntabwo uri buze ko buramo ibitego 3.
so ari nacyo kintu cyatumye Inter Miami yasigaye kubera difference y'ibitego kuko amanota yo barayanganya na Palmeiras. So bivuze ngo Palmeiras yatsinze ibitego 4 yinjizwa 2. So Inter Miami yatsinze ibitego 4 yinjizwa 3. Bikumvisha ko mu buryo buri defensive bafitemo ikibazo. That's why rero bazamutse ari abakabiri mu itsinda bituma batereka mwanya mubi, batereka muri danger kubera ko bagomba guhura n'ikipe ikomeye nyine mu itsinda A. Mu itsinda B ngira ngo Mohamed araza kudusubirizamo kare kagendanye no kuna amakipe azagenda ahura ayokomeje no kuvuga muri round imwe cyangwa se ayavuye mu matsinda ukazagenda ahura mu kimwe cya 8 uzagera kuri finale tuzakomeza kugenda turebera hamwe ariko wenda reka tuve kuri uyu mukino ngira ngo nta byinshi twavugaho tugenda tuganira kuri iyi mikino ariko by'umwihariko tugenda twihuta cyane kuko hari imikino myinshi yagiye iba ngira ngo rero urabona ko ku ruhande rwa Inter Miami kuba yazamutse mu itsinda ya kabiri byahise bituma izakina na equipe ya Paris Saint-Germain. Yego no kuvuga ngo equipe yagombaga kuba equipe igomba kuba iya mbere mu itsinda A. Ubwo no kuvuga itsinda A ni rya Inter Miami igomba guhura n'iya kabiri mu itsinda B. Iya kabiri mu itsinda B ni iyihe? Ya kabiri mu itsinda B ni Botafogo. Ubwo turaza kuza dushatse twatatu nabitwarira hamwe kubera iki? Twabitwarira hamwe kubera ko Atletico Madrid yakoze amakosa nimugoroba. Yakoze amakosa nimugoroba kubera ko nibyo yatsinze ubwo twitse tunanshena. Atletico Madrid nibyo nimugoroba yitwaye neza iratsinda itsinda igitego kimwe ku busa, ariko byateye ikibazo kubera ko rwatsinze igitego kimwe ku busa. Byateye ikibazo kwa Atletico Madrid nayo mu buryo buri defensive ikibazo nayo yinjijwe ibitego byinshi kubera iki? Yatsinze ibitego 4 mu mikino 2 ariko yinjijwe ibitego 5. Bivuze ngo yahise ijya mu mwenda w'igitego kimwe hagati yayo na Botafogo. Botafogo yahise ikomeza kubera ko banganya amanota. Ikintu gitangaje muri iri tsinda no kubona ngo ni itsinda ngo Paris Saint-Germain yajemo ifite Champions League, ifitemo abakinnyi bamaze gutwara UEFA Nations League. Bikwereka ko Paris Saint-Germain ari equipe iri en forme ariko izamutse mu iri tsinda ama equipe 3 yo manganya amanota. Kuko iri tsinda n'uvanga itsinda B ama equipe 3 ukora 3 yose anganya amanota 6. Atletico ikaza gusigara kubera ko izamutse isigaye kubera umwenda w'igitego. Yinjije ibitego 4 yinjizwa 5 ihita isigara kubera umwenda w'ibitego. Paris Saint-Germain yo na amahirwe kuko yinjije ibitego byinshi yizigamye ibitego 5 kuko yinjije ibitego 6 yinjizwa kimwe. Hanyuma yitwa Botafogo icyo kimwe ni cya Botafogo by the way. Icyo kimwe ni cya Botafogo kuko Botafogo yisengereye Paris Saint-Germain yitsinda igitego kimwe ku busa. So urumva rero ikipe yagomba kuba ya mbere mu itsinda A igomba guhura n'ikipe ya kabiri mu itsinda B. Ikipe ya kabiri mu itsinda B ni Botafogo bita bitereka Palmeiras mwanya mwiza, ariko ndabona iyi match nayo izabigoranye ko nama equipe yombi yo muri Amerika y'Amajyepfo. Yes, ngira ngo rero ni ibyo ngibyo kubirebana nayo ma equipe ndetse niyo mikino yabaga. Ngira ngo na Atletico Madrid murabibona yatsinzwe na Botafogo cyangwa se Atletico yatsinze Botafogo kimwe ku busa cya Antoine Griezmann ku munota wa 87 ariko kitari gihagije kugira ngo equipe ya Atletico Madrid ibe yabona itike, biza gutuma rero iyi equipe isezererwa mu irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'ama club. Ubwo rero navuga ngo Atletico Madrid naho gutaha rero nibatahe bongere baje gutegura undi mukino warukomeye cyane ari nawe ushaka ko twita tujyaho cyane no mukino wahuje equipe ya Porto ndetse na Arahiri. Mbere y'umukino umutoza wawo yaragejeje kugenda atangaza ibintu byinshi bitandukanye avuga ko ibi bikombe barabimenyereye ku ruhande rwa Arahiri kandi ko wabyumva si ubwa mbere Arahiri iki gikombe cy'ama club na equipe ikomeye cyane ku mugabane wa Afurika yagiye itwara ibikombe mu myaka yagiye itambuka. Uyu munsi kuba Arahiri yasezerewe n'ibyo ama equipe navuga ko asa nkaho yarakomeye cyangwa se Club Giants niko nshobora kuzivuga no ku mugabane wa Afurika yaba idadi yaba equipe ya Arahiri, aya ma equipe yose yamaze gusubira iwabo, yamaze gutaha kuko uyu mukino warangiye ari ibitego bigera kuri 4 kugira ngo harimo hat-trick y'umwe mu basore bitwa Abu Ali, n'umusore wa equipe ya Arahiri watsinze hat-trick. N'umukino ku ruhande rwayo waruryoshye. Bon, umukino w'ibitego uburi spectaculaire kubera ko ni umukino nyine w'ibitego 8 muri match. Ibitego 8 muri match abantu bayirebye baryohewe mu kanya twahoze turi kubiganiraho. Ni spectacular kubera ko babahaye abantu ibyishimo. Oya football uyu munsi ni igitego. So urumva rero ibitego 4 kuri 4 bikwereka ko yari match, ndetse nimba witegereje umukino byari ibitego byiza. Ni ibitego abakinnyi batsindaga mu buryo ubona buri style, ubona ari muri style, ibitego byiza cyane. So ngiye ku bwanjye first of all navuga ko FC Porto yarandesovye muri iri tsinda. Yego. Abantu bakibona itsinda riteye gutya, equipe y'Iburayi niyo igomba guhabwa amahirwe ako kanya. Equipe nka Porto bisanzwe ikunda kubizwiho kugira amatala.
yahabwaga amahirwe ko Porto igomba kuhita yitwara neza. Ari ikintu gitangaje ni ukuntu FC Porto yagize gutya igatakaza umukino kuri Inter Miami yanayibanje igitego. Yabanje igitego Inter Miami vinyuma irishyura iranayitsinda. Already aho ngaho Porto yari imaze gutakaza amahirwe. So bivuze iki? Bivuze ngo Al Ahly yo n'ubundi yaje muri iyi match ifite minota rimwe. Yego. Sibyo? N'ubundi byari gusaba Al Ahly yuko kugira ngo ikomeze sinzi gusa byari imibare myinshi. Byari gusaba yuko ubwo Inter Miami yabitatsinze igatsindwa ko nabwo igatsindwa ibitego byinshi. Igatsindwa ibitego byinshi. Al Ahly yo yaje muri iyi match isa nkaho itameze neza. Ariko the same na Porto n'ubundi yaje n'ubundi ifite minota rimwe nayo ubona ko nayo byasabaga yuko imwe muri Inter Miami na Palmeiras itsindwa kandi gatsindwa umubare w'ibitego bisa nkaho biri hejuru. So muri iri tsinda icyo nge narivugaho nuko Porto ni ibintu bibiri umuntu yarivugaho. Porto ntago yitwaye neza. Hanyuma ikindi Al Ahly amafaranga ikuyemo ni igaruke yubaka ubwami ku mugabane w'Uburayi. Nicyo cyo nyine nayivugaho. Yes, ngira ngo rero nibyo ngibyo Afrika atangaza kurebana na match yaraye huje Al Ahly ndetse na Porto yarangiye ibitego bigera kuri 4 by'umwihariko umutoza wa Al Ahly akaba yitwa Riviero. Ngira ngo yatangaje ko ku ruhande rwabo kuba basezerewe yagaragaje ko ntacyo batatanze bakoze ibishoboka byose ariko by'umwihariko nyine ubwo birumvikana equipe ikaba yamaze gusezererwa. Ibyo byose bakoze n'ubundi ntacyo byatanze kuko resultat zaje kurangira Al Ahly isezerewe muri iyi mikino. Ngira ngo wenda twihuse cyane kuko hari resultat z'ama equipe menshi yagiye anakina yakinnye ku cyumweru ndetse no ku munsi w'ejo. Duhereye ku byabaye ku munsi w'ejo ariko ku cyumweru nuko Inter yari yatsinze 2-0 Urawira nasezererwa. Inter ibitego bya Lautaro Martinez ndetse na Carboni. Mu yindi mikino yabaye Fluminense yatsinze Ulsan ibitego 4-2. Iyo equipe nayo irasezererwa. Hanyuma equipe yindi yakinnye ni Liverpool cyanganyije na Monterrey ubusa ku busa. Hanyuma indi equipe ni equipe ya Juventus n'ubundi yatsinze Wydad ibitego bigera kuri 4-1. Hanyuma match nari mpereyeho ntago ari ya Juve ni match ya Inter yatsinze 2-1. Hanyuma Juve yatsinze ibitego bigera kuri 4-1. Hanyuma indi match yabaga ni match ya equipe ya Real Madrid yatsinze ibitego bigera kuri 3-1. Real Madrid niyo shaka ko tujyaho cyane mbere yuko tuba kuri aya makuru twaza kwerekeza muri transfer. Real Madrid gutsinda ibitego 3-1 ni Real Madrid umukino wa mbere yaranganyije. Abantu benshi bagiramo ikintu cyo kwikanga baravuga bati Real Madrid ya Xabi Alonso bite ko tubona isa naho itari mera cyane uko twari tubyiteze nka Real Madrid yagiye ku isoko ikagura abakinnyi batandukanye. Uyu munsi niki cyahindutse muri Real Madrid yatsinze Pachuca ibitego bigera kuri 3-1. No mukino nagize amahirwe yo gukurikira. Ntumve ngo ni ibitego 3-1 ngo bitumva ko byoroheye Real Madrid kubitsinda. Hakiri kare cyane ku minota ya 7 Real Madrid yari imaze kubona ikarita y'umutuku yahawe umusore bita Asensio umudefenseri. Umusore nitezeho kazabona andi makarita menshi kwera style de jeu yiwe. Style de jeu yiwe ntabwo imufavoriza kuko arahubuka cyane. Noneho agahubuka atazi naho ari buze gukorera ikosa. Ni umudefenseri mwiza afite ntabwo uri buze gukura icyo kintu cy'impana afite cyo kuba ari umukinnyi mwiza. Ariko mu gihe cyose umutoza ataba ahinduye mentalite yiwe niteze kumubona atabona amakarita ari munsi ya 3 cyangwa 4 muri sezi igiye kuza. Urumva kubona ikarita y'umutuku kuri equipe nka Pachuca ikarita y'umutuku ku munota wa 7 already uburanje kudesova bagenzi bawe ubu bataye mu rugamba. So ni equipe ya Real Madrid yasufiye cyane iyo ugira amahirwe yo kubona nka statistic cyangwa se umuntu arebye iyo match haga ari umuntu akubwira ko Real Madrid yorohewe no gutsinda iyi equipe Pachuca. Ni match nabonye mu kuboko k'umugardier umuntu bita Thibaut Courtois baramushose vraiment baramushose pe. Ariko ukabona nyine bwabo Courtois bwiwe arabuzanyemo akuyemo umupira utatekerezaga ko yawukuramo. So ikikwereka ko Real Madrid itorohewe nuko mu mikino ine imaze kwinjizwa ibitego 2. Kwinjizwa ibitego 2 kuri Real Madrid mu dusanzwe ntago byumvikana ko ariko wenda Real se equipe twavuga ko ihagaze neza mu bwugarizi. Juste nicyo nangiye kwitangarukaho ntago ari equipe imeze neza mu buryo buri defensif. Ifite nibyo bazanye Wodin Huijsen bamuvanye muri Bournemouth baramuguze n'umukinnyi mwiza ariko mbona byari kuba byiza iyo bajya ku isoko bagashaka undi defenseur umwe uza kunganira kuko igihe Rudiga dahari kwa ko Rudiga afite igihe kinini ari hanze ko baramubaze. Igihe Rudiga dahari
biraza kuza kugorana. Bon, yaragarutse ariko I think yagarutse kuri iyi match. Hanavuzwe ko ibintu by'irondaruhu ya merci. Havuzwe n'ibintu by'irondaruhu yarayikinnye ndabyibutse. Ariko buriya nubwo yayikinnye ntago ari fit kuko ni umukinnyi byagiye kurangira yemeye kubagwa. So ntago ari aba fit 100% yego. So Real Madrid mu buryo buri defensive ntago ndi kuyibona neza. Ifite ikibazo gikomeye cyane. So ni umutoza ku giti cye ni ugomba kuba yashaka ukuntu yarinya abakinnyi be kugira ngo ejo nejo bundi bataza kuza guhura uko bagiye kuzamuka mu itsinda. Niba zamuka mu itsinda barakubita n'ama equipe y'ibigugu, barahura n'izo za Paris Saint-Germain, barahura Asensio baramubona, baraza guhura na Paris Saint-Germain, baraza guhura na za Man City, ntago ziri buze kuborohera. So Alonso nibyo ni umutoza aracyari mushyashya, ibintu byaracyabipfundikana ngo arebe ko bihura. Reka turebe ko wenda mu mikino ngewe Real nzayibona neza ishusho yayo mu mikino yo gukuranamo. Yes, ngira ko rero nibyo ngibyo, reka tuve kuri equipe ariko tutaranayivaho wenda turaza kugenda sinzi mwanyemerera tukagenda itsinda ku itsinda tukarenga ama equipe agiye kuzamuka na yahe wenda mbere yuko tureba itsinda ku itsinda reka tuzisoze izi resulta zose kugira ngo tuze gukomeza. Salzburg yaganyije na Al Hilal gusa ku busa. Nta byinshi twavuga kuri uyu mukino. Equipe yatunguranye ni Man City ariko nayo ntabwo yatunguranye cyane kuko ni equipe ikomeye, itsinda ibitego 6 itsinda Al Ain ku busa. Man City ni bige abantu bari bayitegerejeho ubundi. Ejo nibwo navuze ndi kukubwira ko muri iminsi 10 iminsi 10 yonyine kuva ku itariki ya mbere z'ukwa gatandatu kugeza ku itariki 13 z'ukwa gatandatu Manchester City yatakaje yaspendinze miliyoni 163. Yego. So bivuze iki? Miliyoni 163 yazishyize muri Ryan Cherki, yashyize muri Tijan Reinders, yazishyize muri inde undi baguze ninde Chevely inde Chevely bari banamuguze mu kwa mbere. Bari bamuguze mu kwa mbere no umunya Argentine. Ndumva yaraguze abakinnyi nka batatu ndaza kwibuka neza irindi zina. Baguze Ryan Cherki, Tijan Reinders, hari undi mukinnyi umwe ntibuka neza. Urumva miliyoni 163 mu minsi 10 ni ikwereka ikintu Manchester City ishaka kugeraho. Kubera iki? Kubera ko irabizi neza yasoje ifite ane branch nta gikombe babitse mu kabati muri uyu mwaka. Kandi projet ya Man City ni projet ubundi busanzwe irekura amafaranga ariko ikinjira n'ikindi kintu kinjiza igikombe. So uwitwa Sheikh Mansour arakubwiye ati twebwe ntago umwaka twawitwayemo neza umwaka utambutse, ariko iki gikombe cy'amaklebe, iki gikombe cy'amaklebe turakibona nkaho turakibonamo ibintu bibiri. Ni precision nziza kuri Manchester City, kumenyereza abakinnyi bamenyere system y'umutoza, ariko n'igikombe turagishaka. So kuba batsinda ibitego 6 n'umuntu ngiye nibyo niteze. Ahubwo nari kuba desu iyo batazamuka muri itsinda. Ariko bazamutsemo mu buryo buri style, yo na Juve bazamukanye amanota 6, andi ma equipe bari kumwe afite 0. Wydad ndetse na Al Ain. Yes, ngira ngo rero nibyo ngibyo kubirebana n'izo resulta nuko ama equipe yagiye yitwara. Ubwo rero resulta zindi z'ama equipe ari gukina guhera uyu munsi muzaze kwikira ku busu w'ejo, aho tuzagenda turebera hamwe byinshi bitandukanye kubirebana n'iyo mikino. Ngira ngo warukomeje kugira kijyanye n'amatsinda, uko amatsinda ahagaze ndetse nuko ama equipe yagiye azamuka, tunareba yasezerewe muri buri tsinda hagiye hazamuka yahe, hasezerewe yahe. Ngira ngo na amatsinda kuva kuri A kugera kuri H ngira ngo ahari tunyuriremo ama equipe yagiye azamuka, turebe ayazamutse yasezerewe, hanyuma tunarebe n'iki cyatunguranye cyane muri iyi mikino byibuza kugeza uyu munsi. Yes. Duhere ku itsinda A ryarimo Palmeiras, Inter Miami, FC Porto na Al Ahly. Hazamutse ama equipe abiri ni Palmeiras na Inter Miami nibo bazamutse mu itsinda A. Hanyuma mu itsinda B ni itsinda ryarimo Paris Saint-Germain, Botafogo, Atletico Madrid ndetse na Seattle Sounders. Hazamutse ama equipe abiri, hazamutse Paris Saint-Germain, hazamuka ndetse na Botafogo. Hanyuma mu itsinda C ririmo Bayern Munich, Benfica Lisbonne, Boca Juniors ndetse na Auckland City. Auckland ngira mu minsi tweze tuvuga ukuntu irimo umwenda w'ibitego 16. Hazamutse Bayern mu buryo buri official and confirm, yo yarazamutse. Hanyuma Benfica izagira ngo irebe nimba koko nayo byakunda. Urumva birasaba ko Benfica yitsindira Bayern, birasaba ko yitsinda Bayern. Hanyuma Boca Juniors na Auckland niyo bari kumwe. Boca Juniors na Auckland birasaba ko Benfica itsinda Bayern Munich, bigasaba ko nyine itsinze Bayern yategera amanota 7 officially. Ariko Bayern si impamya neza ko yakemera kugira ngo Benfica itsinde, kuko Benfica nitsinda Bayern, Benfica izazamuka ari ya mbere mu itsinda. Izamutse ari ya mbere mu itsinda bivuze ko Bayern Munich bizaba biteretse mu mwanya mubi, kuko icyo gihe equipe nahoze ndi kubireba hano nuvuga ngo equipe yabo mu itsinda C
ekipe ya mbere mu itsinda C izahura n'iya kabiri mu itsinda D. Iya kabiri mu itsinda D ishobora kuba Chelsea cyangwa se Flamengo, ariko ni Chelsea amahirwe menshi. Icyo bivuze ni iki? Icyo bivuze nuko Bayern ntaza kuza kuyibona yatakaje uyu mukino ngo ivuga ngo reka tureke Benfica itsinde. Hanyuma ubwo ariko na Boca Junior yamutse itsinze, ariko biragoye Boca Junior kuko Benfica izigamye ibitego 6 kugira ngo Boca Junior izamuke byatsaba ko itsinde ibitego 7 kuko irimo umwenda w'igitego kimwe nubwo banganya amanota. Hanyuma itsinda D Flamengo ifite amanota 6, Chelsea ifite amanota 3 ndetse na Esperance de Tunis ifite amanota 3. Iri tsinda hano rigoraniye nuko Flamengo officially byanze bikunze yarazamutse mu buryo buri official. Hanyuma nta nubwo ari byanze bikunze Flamengo yaranje kuzamuka. Hanyuma iyi kipe bita Chelsea na Esperance de Tunis niho hasigaye ikibazo. Kandi urumva zose yaba Chelsea na Esperance de Tunis zikeneye iki? Nizo zizihurira kandi I think yatsinda igomba guhita izamuka igasigara umukino wa nyuma. Urumva ko ruhande rw'abafana ba ekipe ya Chelsea twababwira tuti rero umukino wa nyuma bizaba bikomeye cyane ku ruhande rwa Chelsea ndetse na Esperance. Esperance ni imwe mu ekipe asigayemo hano ku mugabane wa Afurika, yanagerageje kwitwara neza kuko yatsinzwe ku gutsinda umukino wayo itsinda LA Los Angeles, ngira ngo rero bituma Esperance yiyongera cyangwa se ihabwa amahirwe yo kuba ishobora kuba yazamuka muri iri tsinda. Umukino wa nyuma Chelsea ndumva izahura na Esperance de Tunis. Ubwo bisobanuye ko bagomba kwihurira bakareba uburyo kibizagenda kuko Flamengo yamaze kubona itike. Flamengo yabonye itike. Hanyuma itsinda A River Plate, itsinda rimo River Plate, Inter Miami, Inter de Milan, Monterrey ndetse na Urawa Reds. Ni itsinda River Plate na Inter de Milan banganya amanota 4, ariko River Plate iri hejuru kubera ko izigamye ibitego 2. Ubwo bisobanuye ko ku mukino wa nyuma Inter de Milan asabwa gutsinda kugira ngo irebeye yuko yazamuka, igasaba ariko ko iri tsinda byacyagoye kubera ko na Monterrey bwayo nayo itsinze match yayo ya nyuma. River Plate na Inter de Milan wenda bikaba ari ukundi byagenze, Monterrey yazamuka. Urumva Inter ifite 4 na River Plate ifite 4 riyoboye n'amanota 4. Hanyuma bose bamaze gukina imikino 2, Monterrey ifite 2. Hanyuma Urawa yaragiye. Katujye mu itsinda F. Itsinda F ririmo Fluminense, Dortmund, Mamelodi Sundowns na Ulsan. Ariko no kuvuga ngo aya ama equipe hano yose nayo birashoboka. Birashoboka kubera ko Fluminense irayoboye n'amanota 4, hanyuma Dortmund irayoboye n'amanota 4, ikurikiwe n'amanota 4, hanyuma Mamelodi Sundowns ifite amanota 3. Icyo bisobanuye nuko Fluminense, Dortmund ndetse na Mamelodi equipe izatsinda ku mukino wa nyuma izahita izamuka automatically n'abakandida bo kuzamuka kubera ko Mamelodi nayo byashoboka ko yazamuka na 6. Hanyuma mu itsinda G ririmo Juventus, Manchester City, Wydad na Al Ain. Aya ma equipe Juventus na Man City byazamukanye. None gitangaje nuko byazamutse binanganya amanota binganya n'ibyo bizigamye, ariko Juventus ibitego 8 ndetse n'imikino igera kuri Juventus iza kuba ya mbere kubera ko ntekereza ko ari yinjije ibitego byinshi kuko yinjije ibitego 9 yinjizwa kimwe, hanyuma Man City yo yinjije ibitego 8 ntiyinjizwa. Ubwo bivuze ko Juve yabaye ya mbere kubera ko yo yinjije ibitego byinshi. Hanyuma mu itsinda H ryo rya nyuma harimo Real Madrid, Red Bull Salzburg, Al Hilal ndetse na Pachuca yo already automatically yaranje gusubira iwabo. Hanyuma Real Madrid ifite 4, Salzburg ifite 4 ndetse na Al Hilal ifite amanota 2. Iri tsinda byose birashoboka kubera ko equipe bita Al Hilal iramutse itsinze yagira 5. Bisobanuye ko Real Madrid ku mukino wa nyuma izahura na Salzburg, Al Hilal ihure na Pachuca. Al Hilal itsinze Pachuca, hanyuma Real Madrid hagati yayo niyo na Salzburg akagira idatsinda, automatically equipe bita Al Hilal yahitibona itike. Aha ngaha imibare yose irashoboka. Bibe kuri Real ntibigutungure Real itsinzwe ya star itsinzwe yatita direct muri resultats zishobora kuva ku ruhande rwa Al Hilal birashoboka cyane. Ubwo rero muri iri tsinda nuvuga ngo Real Madrid ku mukino wa nyuma nitsindwa Al Hilal gatsinda Real izasigara. Byasaba ko wenda Real ibona nka draw byaba bihagije. Ibonye draw ko ubwo byahita ibonye draw byasaba ibitego Al Hilal yaba yatsinze, kandi abonye Club Pachuca ntabwo apfa kwitsinda ibitego birenze 3 biragoye. Yes, ngira ngo rero nibyo ngibyo kuri iyi mikino tuzagenda tuyigarukaho, haracyari igihe tariki 13 z'ukwa karindwi nibwo iyi mikino izasozwa. Tuzagenda tugaruka kuri byinshi bitandukanye kuri aya ma equipe yose arimo arakina ndetse n'izindi zifite zose. Hanyuma rero ariko navuga ko uyu munsi ibintu bimaze kugenda bicayuka, aho irushanwa rigeze byibuze hari icyo turi kubona
aho byerekeza. Ni iki cyagutunguye wenda tuva kuri irushanwa ku ma equipe yasezerewe ayakomeje hari yagutunguye? Equipe ya mbere yantunguye na Atletico Madrid buri ifite ukuntu yantengushye cyasi kantungura kubera ko nje bitangira nabonaga Atletico nyine igomba kuhita ari igomba kuzamuka. Atletico Madrid kukumbwa ngo mu itsinda ririmo ama equipe nkaya ngaya, itsinda ririmo Botafogo na Citro Sounders, numvaga izazamuka na Paris Saint-Germain, ariko Atletico yanengushye ubwo yatsindwaga ibitego ni 4 ego ibitego 4 na Paris Saint-Germain. Already nasemora ka Atletico ishobora kubita ari ku rwego. Hanyuma indi equipe navuga yanengushye cyase yantunguye ni equipe FC Porto nko natangiye mbivuga. Ntago uri buze kumbwira ko itsinda ririmo ama equipe nka Palmeiras, itsinda ririmo Miami rega usibye izina Lionel Messi nta kindi kintu kiriherekeza cyase kirisunika. Itsinda ririmo Al Ahly, Porto nayo yarantengushye. Ngiye nakubwira ko ibintu bibiri ngiye mbonyemo bintunguye ni sezerwa rya Atletico na Porto. Yes. Hanyuma ndagira ngo hari ikintu kinini abantu benshi batakomeje kugenda barebaho, ariko ndagira ngo tukirebere mu ishusho nini cyane. Turebe niki ama equipe yo muri Amerika y'Amajyepfo yazanye cyane muri iri rushanwa kuruta andi ma equipe. Amerika y'Amajyepfo ariko afite ukuntu afite combativité iri ku rundi rwego. Yego. Tunaretse na style de jeu yabo isa nkaho bifitemo imbaraga y'igikweto, ariko bafite n'umupira baratera mu izamu ukabona ko ari ibintu byumvikana kandi bigaragara. Hari n'amasura abantu benshi barimo baragenda barabona muri iyi batari baheruka kubona mu Burayi cyane, bakibaza aho bakinnyi bagiye ugasanga bari muri aya ma equipe. N'ama equipe ubona ubusanzwe bari ama equipe akomeye, kuko nabonye hari ama equipe afite abataka bitwa ba Igor Jesus, byanze bikunze iri rushanwa rishobora kurangira amaze kubona equipe Burayi. Hanyuma ikindi umuntu yavuga nuko ama equipe yo muri Amerika y'Amajyepfo afite style de jeu kubanza kwica game yabo, bakabanza bakica umukino wawe, bamara kwica umukino wawe bakahita kwempoza wabo. Noneho wowe nimba uje uri Paris Saint-Germain, sinzi mbabonye ya match Paris Saint-Germain byayigoye kuko itsinda Botafogo, barabanza bakica umukino wawe. Paris Saint-Germain ifite Luis Enrique umenyero tic-tac kuko yayikuye muri Barcelona n'umwana wawe. So iyo bagiye kukwica rero barabanza bakica umukino wawe, bamara kuwica bakakwempoza. Ibaze ko Botafogo yabonye igitego hakiri kare ku minota 17 batari 19, ariko Paris Saint-Germain kubona igitego birayigora. So bivuze ngo bo bafite style de jeu nziza, barabanza bakica umukino wawe bakakwempoza gukina umukino wabo. Gukina umukino wabo ntabwo abatsinda rero. Yes, ngira ngo rero nibyo ngibyo kora ama equipe yo muri Amerika y'Amajyepfo tubona tungurana cyane. Uyu munsi kuba tugeze muri kimwe cya 8 hari ama equipe byibuze arenga 2-3 muri Amerika y'Amajyepfo amaze kubona qualification, ni ikintu gikomeye cyane, kandi n'ama equipe wabonaga ko abenshi bayafataga nk'ama equipe aciriritse, ni shampiyona zitazwi cyane ukurikije uko hari ama equipe tubona turuka muri shampiyona 5 zikomeye ku mugabane Burayi. Ariko uyu munsi ugasanga ayo ma equipe biragoranye ko ashobora kubona qualification cyangwa se ashobora kubona itike muri kimwe cya 8, ariko wajya kureba muri ama equipe muri Amerika y'Amajyepfo ukabona ko bakoze itandukanye. Ngira ngo rero iyo mikino tuzakomeza kugenda tuyigarukaho cyane cyane hano kuri The Next TV. Hanyuma mu kiganiro cy'imikino muzagera mubona byinshi bitandukanye kubirebana n'iyo mikino ndetse na statistiques ziba zirimo muri aya ma equipe yose. Tugerageje kukunyurira n'ibyo ari bihari, ariko ntabwo tubivuye muzi byose, tuzagera tubigarukaho 5 kuri 5. Ngira ngo rero turacyari ku mugabane Burayi, reka twigire mu matransferi mbere yuko tuza ku mugabane Afrika. Reka tujye mu matransferi. Arsenal Zubimendi uyu munsi transferi yakomeje kugenda ikurikirana n'ubushize wayigarutseho kuba uyu mukinnyi diru yaravuga ko isa nk'iyarangiye muri Arsenal. Bon, diru ya Zubimendi na Arsenal ntago bikiri inkuru. Yego. Igitegereje kubonwa ni igihe Arsenal izamumurikira, kuko bivugwa ko ishaka kumumurika byibuze mu ntangiriro z'iki cyumweru, mu ntangiriro z'ukwezi kwa 7, ubwo ni next week. Yego. So impamvu ari nayo impamvu imeze nka impamvu ya Nico Williams, impamvu ataraza muri Barcelona ijya gusa n'impamvu Arsenal yatinze ko officializa umuntu bita Martin Zubimendi. Kubera iki? Kubera ko muri Espagne bagira ikintu cyitwa, kwanza sina Espagne gusa, ikintu cyose burya kirimo accountability, ikintu cyose kirimo accountant, gifite abantu bafite ikuntu bashinzwe amafaranga, gifite agihure na finance, buriya kigira ingengo y'imari. Ingengo y'imari bakavuga bati ingengo yacu itangira igihe kingana gutya, itangira mu kwa mbere karangira mu kwa 6 cyangwa mu kwa 7. So ingengo y'imari uyu munsi bari barimo niba ariko twabivuga ni 2024-2025. 2024-2025 bisobanuye ko igomba kurangirana n'uku kwa 6, none mu kwezi kwa 7 bagatangira ingengo y'imari nshyashya. So urumva wishyuye umukinnyi mu kwezi kwa 6 bisobanuye ko arahita barwa muri ya ngengo y'imari yo mu kwezi kwa kangahe yo mu mwaka batambutse.
icyo gihe kandi uwo mukinnyi baramusorera. uri kumva icyo kintu? ni ukuvuga ngo nimba ari cyo kintu nuza Real Sociedad yari yanze ko Arsenal ihita imwishyura ako kanya, ni nayo mpamvu byagiye bitinda. yanze ko ihita imwishyura ako kanya kubera ko yashakaga ko babanza gukora iki, babanza kubanza bakarangiza umwaka w'ingengo y'imari yabo urangirana na 30 z'ukwa gatandatu, bagatangira undi ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi. none bakababwira ati noneho mwajya mwatwishyura kugira ngo tuzamenye uburyo tunasorera iyo transfer yako muri uyu mwaka ugiye kuza. ubwo mwaka ugiye kuza ni uwuhe? ni 2025-2026. ni nako rero bimeze kuri Nico Williams. So Martin Zubimendi ntago bikiri inkuru, baranje kumvikana amafaranga. Ikintu gisigaye cyonyine ni igihe Arsenal izamwerekanira, ibindi byo bisa nkaho biri official and confirm. Yes, kugira ngo rero ni ibyo ngibyo kubirebana n'uyu mukinnyi, ubwo wari umaze kubivuga asigaye nyine officiel cyangwa se kumwerekana ku mugaragaro ku ruhande rwa equipe, ariko bisa nkaho deal yarangiye muri equipe ya Arsenal. Ngira ngo rero Arteta, tugarutse kuri Arteta ntabwo turi kumubona ku isoko cyane, bigendanye nuko sezo yabanje cyangwa se sezo ishize twabonye Arsenal ijya ku isoko kagerageza gushaka abakinnyi batandukanye, twagiye tubibona abo yasinyishije. Uyu munsi niki kirimo kirakumira Arsenal cyane kuba yajya ku isoko, abifite barahagije kuba ishobora gutegura umwaka utaha w'imikino myiza. Ntago bahagije, icyo nicyo kintu cya mbere twavuga. Ntago bahagije kubera ko ikintu gituma Arteta amaze imyaka 5 adatwara igikombe ni ikintu kimwe, nkuko duhora tubivuga buri munsi, arabura umwataka. So nimba buri umwataka rero, nahoze mbona mukanya twinjira muri studio, nahoze mbona uwitwa Victor Gyökeres yaranje gutangariza ikipe bita FC Porto, Sporting Lisbonne, yuko atazongera kwambara jezi zayo. Yababwiye ati ngewe, yatangije perezida, gusa uyu mukinnyi afite ukuntu ntakunze movie we muri iyi transfer, muri saga yo ntago nakunze movie kubera ko rimwe na rimwe amagambo ntago ari meza, ugomba kubanza ugatuza. So hari igihe umukinnyi yifuza kuva muri club, yego iyo yifuza kuva ahantu, ntago sigusenya ibintu wubatse. Yabaye umukinnyi mwiza, ariko ashobora kuhava izina ryo risibwe mu mateka ya Sporting Lisbonne, cyangwa se ryajya rikumvikana nk'ari icyasha. Imyitwarire yabaye mibi. Byabo bifite aho bihuriye na club mu kumubuza kugenda. Club mu kumubuza kugenda nibyo ubushe twavuze ku cyo bita gentleman agreement, kubera ko barumvikanye agomba ubundi gusohoka sezishize, ariko birangira yumvikanye n'abarabwiye ati none ngewe muzandekura samita, ariko mukundekura muzashyiremo amafaranga makeya, muzashyiremo miliyoni zinizi. No, ikintu gihari, we avuga ko bamucitinze, avuga ko president amucitinze kubera ko ibyo mwumvikanye atabikoze. Ashaka kugira ngo ama equipe azane umurengera, azane amafaranga y'umurengera kandi atari ko bumvikanye. Ariko icyo gihe ni ibintu bumvikana na equipe, ntago ari ibintu terongo ujyana mu itangazamakuru. Aricyo kintu ikibazo gihari kuri Victor Gyökeres, ibibazo byiwe byose ari gushaka kubirangiriza hehe, ari gushaka kubirangiriza mu itangazamakuru. So ikintu cyabayemo ni kiherero, ikintu cyabayemo nuko yaranje official kubabwira yuko atazigera yongera gukora iki, atazigera yongera kugaruka, ntago azongera kwambara umwenda wa Sporting Lisbonne. Ubwo bisobanuye ko Arsenal iri muri power position, kuko nabonye ibyo umuntu bita Benjamin Sesko kumukura muri Leipzig, nabonye bisa nkaho byacecetse. So urumva Arsenal byaba ari amahirwe iramutse ibonye umwataka nka Victor Gyökeres, bibaye atari za forme dora tuvuga z'abakinnyi baturuka muri Portugal bakaza bagera mu Bwongereza cyangwa mashampiyona bakaba flop, nkuko byagendekeye ba Darwin Nunez, nkuko byagendekeye abitwa ba Joao Felix. Byaba ari amahirwe Arsenal ibonye umukinnyi mwiza. So navuga ko yabisigaje kongeramo umukinnyi umwe cyangwa babiri, kubera ko nabonye no ku ruhande rwa nimero 3 basa nkaho bafite ikibazo, bafite ikibazo kubera ko uwitwa Zinchenko ngo agomba kumurekura akagenda. So urumva Arsenal ikeneye kujya ku isoko byuzuye n'undi mukinnyi umwe. Oya, nakunze kubona Arteta sometime rimwe na rimwe ajya kinisha Zinchenko anamucishije hagati mu kibuga, ubona ko niba ari uko yabonye ko kuri nimero 3 bishaka kuba nkaho byamugoye cyane, rimwe na rimwe akamuzana amucishije hagati mu kibuga. So rero ku ruhande rwa Arsenal reka dutegereze, wenda hari izindi transfers zishobora kubamo cyangwa se umutoza akaba yatungurana ku isoko, ariko kugeza uyu munsi ni umukinnyi twavuga bisa nkaho deal yarangiye muri equipe ya Arsenal. Ngira ngo rero ntago twavuga byinshi kuri Arsenal, ariko ntago twasoza tutarigiye kubirebana na Thomas Partey ubushize wamukomojeho, kandi ubona ko Arsenal ifite ikibazo cyo hagati. Yego. Bon, uruhande rwawe muri shuwa zawe, mu bakinnyi Arteta arimo arasinyisha kubera iki tutari kubonamo cyane yibanda hagati mu kibuga?
Martin Zubimendi yamuzanye nizo mpungenge za mbere nyine nahita nkura ku bakunzi ba Arsenal. Martin Zubimendi ni umukinnyi ukina nka nimero 6 umwanya Thomas Partey yakinamo. So kumuzana rero Zubimendi umukinnyi wa Real Sociedad na equipe ya Espagne yaranabigaragaje cyane mu ivunika rya Rodri. Burya Rodri amaze kuvunika uyu muhungu niwe bahise bifashisha araza nimero 6 kandi ni umukinnyi mwiza, ni rido ya defenseur mwiza cyane. Noneho afite aracyari muto, ikindi afite karite zitandukanye za Thomas Partey. Thomas Partey nibyo ni umukinnyi mwiza tutarebize kuraho ubuhanga bwe mu buryo buri afite touche ya baro, afite ukuntu azi no gutanga imipira, ariko afite ikibazo kimwe nacyo kintu ari maradifu cyane, ahora arwaragurika, ahora avunagurika, bisobanuye ko Arsenal itamwizera. Arsenal kuba nibyo yagize season nziza, season ishize ntago yigeze avunika cyane, ariko buriya kwizera umuntu bita Thomas Partey bikubiye gake. So Arsenal, that's why Arteta isajya ku isoko akavuga ati reka nzane Martin Zubimendi ndebe ko namwongeranya n'uwitwa Declan Rice, imbere yabo nkashyira witwa kapiteni Martin Odegaard uzaza ari muri mood nziza nyuma yuko akoze ubukwe, ngira ngo ejo twaze tubiganiraho. Buri umukinnyi amaze gukora ubukwe, hari n'amafoto baze kudufasha bayadushakire. Iyo umukinnyi amaze gukora ubukwe, Shema, nigeze kuganira kera n'umupapa arambwira ati buriya umugabo ushaje atarongoye, ushaje akiri ingaragu, asaza nabi. Yabimbwiye gutyo kubera iki? Yamaye fact kubera ko buriya iyo ukiri ingaragu uba wigenzura ukora ibintu byose ushaka. Iyo ukiri ingaragu urigenzura. Uwo ni Zubimendi. Iyo transfer muri Liverpool ubwo ntago byari bigikunze ko Liverpool nawe yamutekerejeho ntibyakunda. So icyo nakubwiraga ni iki? Icyo nakubwiraga nuko yarambwiye ati iyo umuntu akiri ingaragu aba yigenzura uko abishaka, abakora icyo ashaka, abavuga ibyo ashaka, abataha igihe ashakiye, no gukontora amafaranga yiwe rimwe na rimwe biba bigoye, kubera ko ndaba ndyamye nka saa moya saa mbiri Shema amamagara ati wansanze aha n'aha, yaba ari akabari katubwiye ngo tujye tukamamariza, tuba tukamamariza, ariko kuko ntako reka turebe ibindi. Icyo gihe umamagaye saa moya saa mbiri ndyamye kuko nta wundi muntu uri buze kungenzura, ndaza ninza Shema narinje ngo ngurire icupa rimwe cyangwa 2 birarangira mfashwe, birangire nanjye mise nkugurira kandi nta nabipanze. Bivuze ngo ingaragu amafaranga yaza ashobora kugenda mu buryo butapanzwe, ariko iyo umaze kubaka urugo umenya charge z'urugo, ukamenya ngo bigenze gutya na gutya. Kandi turabizi abagore niba mutima w'urugo, mu Kinyarwanda babivuga neza ko ari umutima w'urugo. Abagabo ni ubwonko bw'urugo nibyo, ariko abagore ni umutima w'urugo. So Thomas Partey mubona ko ashobora, isezi ishize nubwo yamubereye nziza, by the way isezi ishize yagize season mbi cyane. So uyu mwaka mbona bishobora kuzagenda neza, surtout ingero nyinshi witwa Ousmane Dembele amaze gushaka nibwo ubona yagiye muri mood nziza. Abitwa ba Cristiano Ronaldo bamaze gushaka, ibituma abantu batipe cyangwa se abantu bakinnyi bo hanze batanashaka hakiri kare, kuko abenshi ibyangombwa byose usanga banabifite, kandi ugasanga n'ubundi banafite n'abakopine bamaranye n'igihe cyane. So rero biraborohera cyane. Ngira ngo kapiteni wa equipe ya Arsenal Martin Odegaard ngira ngo yakoze ubukwe weekend ishize, ubukwe bwitabiriye n'abakinnyi batandukanye. Nagiye mbona postinga yandika ashimira bagenzi be, avuga ati thank you Kai, thank you Saka. Ngira ngo bane bamwe mu bageze mu bukwe bwe, bwari ubukwe bwiza rero kuri uyu mukinnyi. Kubirebana na kapiteni wa Arsenal, ntekereza ko rero nibyo Afrika yarimo aradusobanurira, umwaka utaha ashobora kuzagira season nziza bishingiye no kuri iki gikorwa n'ubundi yakoze. Kandi koko twagiye tubona abakinnyi benshi bubatse. Hari urundi rwego bageraho. Iyo uri ufite famille, iyo ufite umuryango, ufite abantu bakuba hafi bagushyigikira, hari ikindi kintu cyongera mu mitekerereze y'umukinnyi, uburyo rero butandukanye n'ubundi bwari busanzwe, kanze bikunze hari icyo azatanga kuri kapiteni Martin Odegaard. Ngira ngo rero ni equipe ya Arsenal twarimo. Reka tuve muri equipe ya Arsenal turebane n'izindi transfer zihari mu gihugu cy'Ubwongereza. Ku ruhande rwawe andi ma equipe yakomeje kwiyubaka ati ntago twabura rero kudasimbukira muri Manchester United, nk'imwe ma equipe asa nkaho afite abakunzi benshi cyane. Manchester United ntago nta bidasanzwe biri kuvugwamo mu isoko ryayo, kubera ko iracecetse cyane, iracyaryamye kwitwa Bryan Mbeumo, kubera ko Bryan Mbeumo ashaka kujya kumukura muri Brentford. We yaranje guhakanira ikipe ya Tottenham Hotspur ko atashaka kuyijyamo. Hanyuma
we atekereza ko projet nziza ari ya Manchester kubera ko ni izina ryiza ndetse n'amafaranga bazamuha ni menshi. Man U ikiri kuvugwamo nuko hari ama equipe yo muri Saudi Arabia yatangiye gushyiramo imbaraga kwitwa Casemiro. Gushyiramo imbaraga kuri Casemiro icyo byabisobanuye ko Manchester United yabigiye kujya ku gitutu cyo gushaka nimero 6 kubera ko kuri uyu mwanya ubwo icyo gihe basigaranye witwa uyu muvandimwe bakuye muri Paris Saint-Germain yitwa umunyayirigwe Manuel Ugarte. Byabisobanuye ko ari we basigaranye wenyine Manuel Ugarte, kandi ntago ntekereza ko wakandiraho muri championnat y'Ubwongereza ugendera kuri nimero 6. Nibyo uyu mwana bari bazamuye sezishize ninde yari kuhabasha, uyu mwana w'umwirabura mutoya yari kuhabasha Kobe Maino, ariko nabonye basigaye batekereza kumukinisha 8 cyane kurushwa kina nka nimero 6. Bivuze ngo Casemiro aramutse agiye n'imyaka ye ishobora kubona yagiye burya no mu Braziliye akavuga ati imyaka yanjye yagiye reka njye kurya amafaranga. Ntekereza ko bishobora kuba byahita icyo gihe bigorana ugasanga Manchester United isitekereza kujya ku isoko gushaka undi mu nimero 6. Ikindi kikiri kuvugwamo cyo bamenye nuko Onana burya umutoza ngo ntago amubona nka hari umukinnyi uzaza ngo yongere agatware sezitaha. Barabonye amadefanda bushize mu makosa kumudefanda muri Europa League ko nabonye mudefanda cyane. Kumudefanda buriya ntago abatoza bose rega bameze nka Mourinho. Ntago abatoza bose nka Erik ten Hag ngo bagiye gukritika umukinnyi publicly. Ntago ari byo. Hari igihe umukinnyi rimwe na rimwe ubu ntacyo mumufashije. So ikintu gihari rero nuko muri Man U aricyo kiri kuvugwamo. Hanyuma equipe bita West Brom Albion barayizi West Bromwich yagiye muri Liverpool ifata mu defenseur y'imyaka 28 bamwita Nati Phillips, bamutangaho miliyoni 3. Baravuga bati ngwino turebe uko wadufasha. Ubwo ni ikinyamakuru The Guardian kiba kibyandika. Hanyuma witwa Walter Benitez abantu baramuzi cyane, ni umunyezamu ukunda guhamagarwa muri equipe ya Argentine, abayungirije buriya niwe wungiriza uyu muvandimwe Emiliano Martinez kuko nawe ni mukuru, nawe imyaka ni hejuru, afite imyaka 32. Yarasoje amasezerano muri PSV Eindhoven yerekeje muri Crystal Palace. Binavuga ko Emiliano Martinez muri Aston Villa ashobora gusohoka. Already yaranje gusohoka ko yaranje kubabwira ko we atazagaruka kuko ndumva n'amasezerano ye yaranarangiye, azarangirana no ku kwa 6 ari kuri nkingwa cyane na Manchester United. Nawe ubwe ku giti cye ngo yumva ko career ye yabiri full aramutse agiye muri Man U. Manchester bwo yabonye umuzamu mwiza cyane uza ku yabonye umuzamu mwiza 32. Hanyuma ariko tutarasoza ikipe bita Wolves urabona nicyo kikwereka ko ama equipe bari serie nyuma yuko Wolves itandukanye n'uwitwa Mateus Cunha wagiye muri Manchester United aguzwe miliyoni 74. Yagiye mu ikipe bita Real Celta Vigo ikoye umukinnyi bita Fede Lopez w'imyaka 21 imutanze miliyoni 19. Ubu 19 bamuguze, ejo uzajya kubona ubone barasimbutse bahise bamugura miliyoni 80. Uya hari ama equipe menshi Ubwongereza ubona ko ikintu cya business barabisobanukiwe cyane. Ukurikije uko isoko rihagaze uyu munsi, gusa nanone ikindi kintu kiya kinangaza no kuri cyane abundi abakinnyi bakina mu gihugu cy'Ubwongereza mu equipe yo mu Bwongereza usanga n'umushahara wabo uri no hejuru cyane kureza arandi ma equipe akomeye. Niyo mpamvu usanga abakinnyi benshi bakina mu gihugu cy'Ubwongereza biragoye ko ashobora kuba yakora move akava mu Bwongereza akajya ahandi hantu kubera iki ntago benshi bemera kugabanya umushahara wabo, kandi ntekereza ko kimwe mu bintu bituma umukinnyi ashobora kuvuga ati reka ngume muri equipe harimo n'ibyo abahabwa muri equipe. So rero nicyo cyagoranye kuri ba Jadon Sancho banze kugabanya amafaranga. Bura Jadon Sancho ngiye gabanya amafaranga Chelsea yari kwemera guhumiriza, yanze kugabanya amafaranga agenda joining za Dortmund. Gusa nabonye bishoboka ko batanze go ahead ngaje muri Napoli sinzi niba yaba yemeye kongera amafaranga cyangwa se umukinnyi yaba yemeye kuba yavuga ati reka ngabanya amafaranga. Ntago twava ku matransfer tudasimbukiye i Catalonia mu mujyi wa Barcelona ngo turebe ibiri kuvugwayo. Mbere ko tuvugira ariko twasimbukira mu ntara ya Basque ari ikipe bita Atletico Bilbao, ikibura stade yayo bayita Catedral San Mamés. Bura Bilbao ifite umwihariko wo kuba ikinisha abakinnyi bavukiye muri uriya mujyi gusa. Abakinnyi bavukiye mu mujyi wa Basque ni intara ni hari. So ntago utavukayo ngo mu myaka nk'icumi ishize abakinnyi bakinnye muri Bilbao badavukayo n'abakinnyi batarenga 5. Yo rero ifite umwere ko gukinisha aba Basque gusa. So yagiye muri Barcelona nk'ubu uyu mukinnyi rero nawe agiye kwiyongeraho witwa Robert Navarro. Yahoze muri Barcelona, yakinnye muri Monaco, yaciye muri Real Sociedad, yitwa Robert Navarro. Bamuzanye ari free agent kugira ngo asimbure Nico Williams. Byitezwe ko agomba kujoininga FC Barcelona. Iyo transfer rero nayo twita dusimbukiraho kubera ko witwa Nico Williams
abantu benshi bari kuvuga ati kubera cyadasinya muri Barcelone, ese Barcelone yameze nka Rayon Sport igukandisha akanyenyeri. Ntago ariko bimeze, ntago iri gukandisha akanyenyeri. Impamvu ni iyi, impamvu nuko nkuko nahoze ndi kubivuga kuri transfer y'uwitwa Martin Zubimendi, Barcelone ikipe yitwa Atletico Bilbao yabasabye ikintu kimwe. Yarabwiye ati murabona yuko umukinnyi wacu yanditse nyine twebwe ibyo ingengo y'imari yacu irangira no kwezi kwa gatandatu nkuko bisanzwe n'ama equipe yose nuko bimera. Nimuramuka mutwishyuye amafaranga release clause ya $58 mukatwishyura muri uko kwa gatandatu kuri Nico Williams, muzatwishyura n'amafaranga bazadukata y'imisoro. Ukumva icyo kintu? Nimba mudesize yuko mutwishyura amafaranga ya Nico Williams $58 nka release clause, ko muri Espagne bafite umwihariko yuko iyo ushaka kugura umukinnyi akaba ushaka kugura release clause yiwe, utera amafaranga ukagenda ugatereka kuri konte ya equipe, warenze ukaza ukerekana ibyangombwa kuri La Liga ukabwira ati twebwe duhe twateretseho amafaranga release clause y'umukinnyi. La Liga yihita imenyesha equipe ikabwira ati umukinnyi bamwishyuye, nta na discussion ziza amaho ngaho. So Barcelona yifuzaga kwishyura release clause ya $58 mu masezerano Nico Williams, ariko Atletico Bilbao iza gushyira amananiza yabwiye ko nimba bifuza kwishyura muri kwezi kwa gatandatu, byumvikana ko ingengo y'imari itararangira izarangira n'itariki 30 z'ukwa gatandatu, ubwo muzarenza amafaranga y'imisoro bazadukata kuko iyo transfer tuzayisorera, kuko transfer barazisorera, nimba ugurishije umukinnyi baramusorera. So Barcelona nayo ikareba ikavuga ati se ko twifite ibibazo by'amafaranga niki cyatuma tuhita tuyashiramo? No, ntago tubishaka. Barcelona rero ifite imivune ibiri. Deco yaganiye n'umu agent wa Nico Williams bamwita Felix Tainta, amubwira yuko bemera ndetse bifuza kwishyura umukinnyi release clause yiwe. Abwira uwitwa Felix Tainta, aramubwira ati ariko turashaka kusinyisha umukinnyi wacu cyangwa se wa Bilbao ari nawe wawe Tainta ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi, byibuze icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa karindwi nibwo dushaka kumusinyisha. Ubwo icyo ingengo y'imari ya 2025-2026 izaba itangiye. Bivuze iki? Bivuze ngo nimba ingengo y'imari ya 2025-2026 izaba itangiye, Barcelona ikintu izakora izahita yishyura release clause yiwe ya $58, noneho irifuza kumusinyisha mbere yuko Atletico Bilbao itangira pre-season. Atletico Bilbao izatangira pre-season mu cyumweru cya kabiri cy'ukwezi kwa karindwi, kandi itangiye pre-season Barcelona itaramugura, byabisobanuye ko umukinnyi yahita ajyana na Bilbao muri pre-season. Ngira ngo nawe mu byo aherutse gutangaza yaravuze ati niba Barcelona insingisha ni ibikore mbere yuko pre-season itangira. Exactly, nicyo nagiye kuvuga. Aherutse gutangaza ko yifuza gutangira na pre-season muri FC Barcelona. Ubwo rero urumva ko muri ibyo bintu byose dusobanuriye equipe zombi zigomba kugira aho zihurira cyane kugira ngo barebe uburyo uyu mukinnyi koko diri ishobora kuba yarangira. Ni nacyo Barcelona ishaka, ngirashaka ko mu cyumweru cya mbere ni musinyisha azahita atangirana imyitozo na Barcelona nijya muri pre-season. Urebye transfer nuko imeze, abafana ba Barcelona mwumve neza yuko umukinnyi byanze bikunze ni deal done, kubera ko yanze projet ya Bayern Munich, yanze projet ya Arsenal, yanze projet ya Liverpool, yanze projet ya Real Madrid, aravuga ati ndashaka kujya Catalonia. Ngira ngo ari ejo ku munsi w'ejo nibwo nahoze nsoma hari ikinyamakuru cyaganiriye na Deco bamubaza bati se ntago push cyangwa se gusunika ku ruhande rwa equipe ya FC Barcelona ishaka uyu mwana Nico Williams ntago byaba biri kugerwamo uruhare na mugenzi we basanzwe bari Lamine Yamal. Aravuga ati iyi ntago ari club y'ubushuti. Idiro ntago ishingiye ku bushuti cyane kuko twavuga ko ari deal igomba gukorwa bitewe nuko dukeneye uyu mukinnyi. Agaragaza ko rero Barcelona iramukeneye, ntago ari kuvuga ko ari pushing y'undi mukinnyi mugenzi we basanzwe bakinana muri equipe y'igihugu, ahubwo bakagaragaza ko Barcelona yifuza kuba yasinyisha umukinnyi kugira ngo ikomeze kubaka equipe ihamye. Ngira ngo yanagaragaje ko icyo we ashinzwe cyane nuko bakina umutoza abakinnyi yifuza akamuha squad umutoza yifuza kuzakoresha kandi abakinnyi buzuye. Ngira ngo muri Barcelona harimo byinshi bitandukanye, ntago tuvuze bya Ter Stegen, ntago tuvuze witwa Ronald Araujo agomba gusohokamo kubera ko umutoza yavuze ko ari we ushaka kugumana. Umutoza bamuhitishemo hagati ya Ronald Araujo n'uwitwa Christensen, ababwira ko ku giti cye abona Ronald Araujo nk'umuntu wafitinga. Hanyuma ariko Ronald Araujo nawe yateye ikirenge mu cya Odegaard muri iriya weekend ishize, nawe yarashatse hanyuma nawe bishobora kuba byamutereka mu mwanya mwiza wo gutuza akongera akazamura forme. So ubwo witwa Christensen rero
ari mu muryango usohoka muri Barcelona. Ansu Fati barasohoka uko byasa kose bagomba gusohoka kuko bagomba gusigamo umwanya. Barcelona iri ku itegeko rya 1.1 rule, nibyo iririho iryo tegeko rigusaba kuba nyine wagura ubwo ufite amafaranga, ariko nanone bikagusaba kuba nyine ufite mu mwanya cyo bita wages price. Ubwo ni igihe nyine ugomba kugaragaza imihembere yawe ko itafite ikintu na kimwe ibangamiyeho ibyo La Liga yagennye. Kubera ko La Liga buriya La Liga ifite amafaranga igena ikavuga iti ekipe runaka ntiyemeye kurenza aya mafaranga ihemba mu gihe cy'umwaka. Iyo mugiye gutangira mu presenta ibyo muzahemba mu mwaka, hari igihe rero basanga icyo gihe ibyo bapresenta mugomba guhemba biba bijyana n'ibyo mwinjiza. Barcelona kuko yari yaraguye hasi rero, yari iri ku kibazo cy'ibyo bita FFP, FIFA Financial Fair Play, byayigongaga cyane. So ubu ngubu uyu munsi nibwo iri kugenda igaruka, so bisaba kugenda irekura abakinnyi bamwe namwe agatanga umwanya kugira ngo isinyishe abandi bakinnyi. Yes, ngira rero nibyo ngibyo twagendaga turebera hamwe muri equipe ya FC Barcelona. Irimo iratanga amakuru menshi cyane muri iyi minsi bigendanye n'uburyo irimo nayo irashaka abakinnyi ku isoko, ariko transfer y'umwana iravuzwe cyane. Transfer ya Nico Williams iravuzwe cyane muri ibi bihe kuva isoko ry'igura n'igurisha mu Rwanda ryafungura. Ngira ngo rero nibyo ngibyo twari turiho muri equipe ya FC Barcelona, ariko ntabwo twava ku makuru ya transfer tutavuze ku bigendanye na Paul Pogba nyuma y'imyaka myinshi ari hanze y'ikibuga kubera ibihano yari yarafatiwe. Paul Pogba diriye muri Monaco yaba ari nziza kuri Monaco? Mbere na mbere ni nziza kuri Pogba kuko no kureransa kariyeri yego nokongera kugaruka ni inyungu cyane mbona kuri Pogba kurusha Monaco. Nibyo Monaco ibonye umukinnyi wigeze kuba hari tarantiwe mu myaka nk'ingahe ishize. Yego rwa n'urugendo rwiwe yazamukiye muri Academy ya Manchester United, aza kuza gushwana burana yashwanye na Ferguson kubera ko yashakaga umwanya wo kubanzamo. Ferguson amubwira ati no uracyari umwana. Icyo gihe mu kibuga hagati yari abakinnyi bakomeye abitwa ba Paul Scholes, icyo gihe bari ari abitwa bande inde yitwa Michael Carrick. Icyo gihe Barcelona na Manchester United yafite abakinnyi benshi mu kibuga hagati. So uyu mwana yarakizamuka rero yumva ko afite impano, ashaka kuhita abanzamo. Ferguson amubwira ati no ntago byakunda, bamugurisha muri Juventus. Nyuma aza kuva muri Juventus aza muri Manchester United, bamuguze miliyoni 100 ngira ngo urabyibuka byarasakuje. Aza kuza gushwana na Mourinho, nyuma baza kumurekura asubira muri Juventus. Niho yaje gufatira ibihano by'ibyo bita doping cyangwa se gukoresha ibyo byenge byongera imbaraga, ibyo bikoresha imiti yongera imbaraga. Ahabwa imyaka 4, ariko ndumva si nk'ibirakoze buriya yahawe imyaka 4 nyuma iza kugabanyuka ijya kuri imyaka 2 n'amezi. So yaramaze igihe kinini ndakina ama equipe menshi y'Iburayi. Ntago uyu mukinnyi ni umuhanga, turamutse tujye kureba byo bita talent, ntago ari benshi wabona bameze nkawe. So ku giti cyanjye uko mbona ko Paul Pogba abonye ahantu heza, equipe idafite pressure, abonye ahantu heza iwabo mu France, nta pressure, no kureransa kariyeri. Ndamye nashidikanya ko iyi sezo iraza gutuma tubona Pogba muzima. Hanyuma Monaco nayo nyine ibonye umukinnyi mwiza uri tarantiwe. Yes, ngira ngo ni ibyo ngibyo kuri Paul Pogba ugomba kwerekeza muri equipe ya Monaco. Nta gihindutse, ni deal nayo isa nkaho iri ku musozo ku ruhande rwa equipe ya Monaco. Ngira ngo na Pogba aya ni amahirwe banamuhaye cyane cyane mu kurebera ko ashobora gukina igikombe cy'isi cya 2026 kumwe na equipe y'igihugu y'Ubufaransa, kubera ko ntekereza ko uyu munsi Ubufaransa bufite ikibazo cyo hagati mu kibuga. Iyi ngiyi rero abashije kwitwara neza muri Monaco, ntekereza ko Didier Deschamps azaba agihari. Flash ye barayibye? Ntabwo bishoboka. Flash ntabwo bayibye kandi Flash Pogba ariho. Ngira ngo rero nibyo ngibyo twari tuvuze. Theo Hernandez ntabwo twagenda tutamugarutseho, n'umukinnyi nawe mwiza wari uri muri AC Milan, n'ubundi aracyari umukinnyi wayo, ariko amakuru akavuga ko Al Hilal yamaze gutereka igikapu cy'amafaranga ku meza kugira ngo irebe ko uyu musore ashobora kuba yakwerekeza muri Al Hilal. Inkuru konfirma ibyo ngibyo nuko AC Milan yahise ijya kwa Arsenal ikabasaba ko witwa Zinchenko yaza gukinira AC Milan. Bivuze iki? Bivuze ko Theo Hernandez nyine ari maremba agenda. Yes, ngira ngo rero ni ibyo ngibyo. Transfer zibari nyinshi ku mugabane w'Iburayi, ntago twazivamo zose, zibari nyinshi. Haba hari ibivugwa, haba hari ibihuha, haba hari amakuru ya nyayo arebana n'izo transfer, abakinnyi berekeje mu equipe atandukanye. Byose rero ni biba birimo biragenda bigarukwaho. Ngira ngo rero twabisoreza ahangaha ibya transfer se wagize ngo sibyo bihora bivugwa. Ibihuha byo twababwiye ko twe tuzatubabwira inkuru ziri deal done cyangwa se ziri almost done.
ibihuha byo ni byinshi bihuha ni byinshi cyane. Yes, irago rero reka tuve aho ngaho ku mugabane w'Uburayi, ntago rero turi buhatinde, reka tuze hano ku mugabane wa Afurika mu isaha yacu ya kabiri turebera mu byinshi bitandukanye birimo biragenda bigarukaho cyane cyane ku mugabane wa Afurika. Ni amakuru n'ubundi abagezweho hano ku mugabane wa Afurika, ariko by'umwihariko n'amatransferi. Urabizi ko amashampiyona nayo ku mugabane wa Afurika aba yarafunze cyangwa se aba yarasoje, ubwo rero haba hari abakinnyi bamwe na bamwe bava mu makipe atandukanye bajya mu yandi, cyane hano ku mugabane wa Afurika. Reka duhere muri ekipe ya Orlando Pirates, ni imwe mu ekipe twagarutseho ubushize yakomeye muri Afurika y'Epfo, yabonye umutoza mushya witwa Abdeslam Wadu cyangwa se Wadu, akaba ari umwe mu batoza bagomba kuzatoza Orlando Pirates mu mwaka w'imikino ugiye gukurikira. Iyi ekipe mu minsi ishize twavuze ku bigendanye n'ibigwi byayo, ni ekipe yari ikomeye mu myaka yashize muri Afurika y'Epfo, ariko uyu munsi navuga ko itakiri ku ruhando rw'amakipe akomeye muri Afurika y'Epfo. Kuba ibonye umutoza mushya, urabona hari ikintu gishya bishobora kuzazana n'impinduka muri sezitaha? Ntabwo wahita ubyemeza kubera ko kubona umutoza ni kimwe, no kuba umutoza yakonfirma ni ikindi. Ahubwo icyo umuntu yavuga ati time will tell, wenda igihe kizatubwira. Gusa ni ikipe ntekereza ko yari ikwiye kuba yongera kuzamura izina ryayo, kuko hashize igihe kinini Orlando Pirates itongera kugaragara. Ndabona birakwiye ko yongera kuriransa ikongera ikagaruka, tukareba ko yakongera ikaba Pirates yamenyekanye. Ntago navuga ko umutoza biri automatic agomba kwita nyina konvenka, gusa nyine reka tubitega amaso turebe. Yes, reka tubitega amaso tureba ibirebana n'uwo mutoza bamaze kubona akazi muri ekipe ya Orlando Pirates. Ngira ngo iyi ekipe yanamuritse imyambaro igomba kuzabikoresha mu mwaka w'imikino ugiye gutangira vuba cyane, akaba rero ari imyambaro abantu bazagenda babona cyane cyane ku bakunzi b'ikipe yo muri Afurika y'Epfo. Hanyuma Kariako Derby cyangwa se Kariako ni derby yo mu gihugu cya Tanzania ihuza Simba ndetse na ekipe ya Yanga. Iyi derby ku munsi w'ejo uyitegereje mu buye buryo? Aze kudufasha ku buhanga bw'ibyuma badushyirireho ifoto. Nabonye mbere na mbere nyiteguye mu buryo buzaba burimo ihangana rikomeye. Iyo bigezaho ntago twatumenyera amakipe yacu hano muri Afurika aho bakubwira bati twebwe ntago abasifuzi babene igihugu tubashaka. Aze kureba ifoto namuhaye, hariho babanza abasifuzi babanze babene igihugu babwiye ati no ntago tubashaka. Bivuze ko byabaye ngombwa ko bamanura abasifuzi bo mu Misiri. Ngira ngo iyi match izasifurwa n'umusifuzi bitwa Amin Mohamed Omar, ni umunyamisiri, niwe uzaba uri hagati mu kibuga. Uze kureba n'abungirije bose nabo ni abanyamisiri. So urumva rero ni ibintu biba bikomeye, bihita bikwereka urwego shampiyona igezeho mbere na mbere. Yego, bihita bikwereka professionalism. Icyo nicyo kintu cya mbere njye nahise mbonamo, cyitwa professionalism. Kubera iki? Kubera ko ibaze ko hano mu Rwanda ama ekipe ashobora kugira impungenge ku mukinnyi nako ku musifuzi, bikarangira mubatsindiriye. Bamubatsindira bakavuga ati ariko nyamara Shema afite ukuntu abogamira kuri Afurika, mwamureka Shema, bikarangira bavuze ati tugomba kumubaha. Ibyo rero ntago mu ekipe azi icyo bita derby cyari cyo, ntago rwose uzabibona. Buriya Boca Junior na River Plate iyo bagiye gukina abasifuzi nawe urabyumva uko bigenda, Al Ahly nayo nuko bigenda. So urumva rero njyewe warumbaje ngo niteze gute iyi match, niteze mu buryo buzaba burimo ihangana riteye ubwoba. Nubwo muri iyi minsi Yanga yari imaze iminsi isanga iri hejuru ya Simba gatoya, ariko iyi match zaba ari nziza. Nta rwitwazo ruhari, nta kuvuga ngo umusifuzi ngo urumva ngo yababereye mwebwe, no bazanye utari umunyamahanga, babazanye utari mwene igihugu. So ubwo reka turebe uko bizagenda. Yes, birango ni match igomba kuzabera Benjamin Mkapa, stade ikomeye cyane yakira abantu barenga cyangwa se bagera ku 60 hariya mu gihugu cya Tanzania. Niho uyu mukino ugomba kuzabera ku ruhande rwa ekipe ya Yanga ndetse na ekipe ya Simba. Nimwe mu mikino navuga ko ikurura abantu cyane hano muri aka karere. Nimwe mu mikino navuga ko ihuruza imbaga y'abafana cyane. Iyo byabaye rero hara muri Tanzania nta kindi kintu gikorwa, biba ari ibicika, abantu baba ari benshi cyane ku kibuga. Ngira ngo rero nibyo ngibyo twari turi kuvuga ku birebana n'iyo derby ya Kariako ku ruhande rwa Simba ndetse na ekipe ya Yanga. Hanyuma umutoza wa Wydad aherutse gukora impanuka, akaba yamaze kuva mu bitaro nk'uko amakuru mashya abitangaza. Yitwa Mohamed Amin Ben Hashim, akaba rero ari umutoza wa Wydad inaherutse gusezererwa mu mikino y'igikombe cy'isi cy'ama club. Hanyuma rero uwitwa Wessam Abu Ali ni umukinnyi
w'ikipe ya Al-Ahly yarayitashye ku mugoroba, n'umwe mu bakinnyi bamaze gutsinda twita hat-trick, abaye umukinnyi wa gatandatu utsinze hat-trick muri World Cup, kugira ngo nawe yagiye mu mateka y'igikombe cy'isi cy'amaklebe, kuko yabaye umukinnyi rero wa gatandatu utsinze ibitego bigera kuri 3 mu mukino, kugira ngo akaba rero ari ikintu cyiza cyane kubirebana n'uyu mukinnyi. Hanyuma Lamine Ba umukinnyi wa equipe ya APR aherutse gukora ubukwe, warabibonye? Yagize gutya kora ubukwe. Yagize gutya. Ariko se ari ikibazo kimwe ubwo bose tuma nibaza, iyi sama bimeze bite? Za Furusi yabonye. By the way, niwe mukinnyi ndumva ari mu bakinnyi bahembwa amafaranga menshi hano mu Rwanda. Lamine Ba mu Rwanda muri saison muri championnat ari mu bakinnyi rwose, urabona ko ayo mafaranga rwose ahangaha baratarakoze ikintu cyiza, urabona ko ari mwiza mu kibuga no hanze y'ikibuga. Hanze y'ikibuga rwose gutanga ibihembo, umuyobozi wari uri gutanga ibihembo, umugore w'umukinnyi niwe wagiye gufata icyo gihembo. Umugore wande? Wa Bedi. Yego. Yego umugore wa Bedi niwe wagiye kumufatira igikombe. Biragaragara ko uyu mukinnyi atari igitego cyiza cyonyine yatsinze. Yarashatse kumvikana ko hanze yatsinze. Biragaragara ko witwa Lamine Ba n'umukinnyi mwiza, APR ifite rwose. Felicitation kuri we, kubera ko bizamufasha no gutuza, bimufashe kujya muri mood nziza yo kuba yakitwara neza. Twaje tubona abakinnyi bacu cyane cyane no ku mugabane wa Afurika bagorwa n'ubuzima bwo hanze. Ubuzima bwo hanze burabagora cyane cyane b'ingaragu. Twaze tubivuga ejo ni mu kiganiro tuvuga ukuntu aba bakinnyi babona amafaranga ugasanga bihinduye isura. Ndamya nashidikanya ko buriya ingaragu ibonye amafaranga nta n'ikindi yakora. Buriya rimwe na rimwe ntabwo namublaming erega. Ejo bundi twahoze turimo tuganira tuvuga kuri Lamine Yamal ndetse na Neymar Junior. Buriya hari ibintu bibiri byica umuntu. Iyo nkuru nayibagiwe. Buriya hari ibintu bibiri byica umuntu iyo utabashije kubalansinga icyo bita fame ufite ndetse n'amafaranga ufite, akenshi biragorana cyane. So urumva rero ingaragu yose ifite fame ifite n'amafaranga akenshi usanga bidakunze guhura ngo bite biza gutuma uwo muntu yakomeza kariyeri ikagenda neza. So iyo bamaze gushaka uherutse kuvuga ibintu bine ushobora guhindura umugabo, bikaba bishobora kumuhindura mu buryo butandukanye, nyine ukabona atandukanye nuko yari ameze. Yavuzemo amafaranga, kuri amafaranga ahindura umuntu cyane. Avugamo agakiza, uyu mugabo wakijijwe kaba kabaye umubara nyine mu yindi shusho. Avugamo ikigendanye n'urupfu, avugamo urupfu si ubwo yaruhuje gute, icyo rwahindura umuntu gute kaba yagiye, hari ukuntu ashobora kugira ibyago, gupfusha umuntu. Nibyo shokinga ku buryo nyine ubona emotions, ku buryo ushobora guhita ubona amarangamutima cyose cyane. Kugira ngo ibyo bintu bigera kuri bingahe, bigera kuri 4 n'ibyo yavugarutseho. So rero urumva ko twari duhereyeho kuri Lamine Ba cyangwa se kuri Lamine Ba, umukinnyi wa equipe ya APR. Hanyuma Mogadishu City ni equipe yo muri Sudani, equipe ikaba muri Somalia, ikaba igomba kuzakira imikino yayo, izayakirira muri Kenya, kuko urabizi ko muri biriya bihugu bagira gutya bakavuga bati wenda ntabwo mufite amastade ari kuri standard nziza bashaka gukina. Kuko rero iyi equipe izakina imikino ya CAF Champions League, bagize gutya baravuga ati imikino yanyu yose muzakira muri Kenya. Ni Somalia uvuze ni Mogadishu. Somalia ni ahantu bamaze iminsi badafite umutekano uhagije, ni ikibazo cy'imyaka myinshi. Kuba rero CAF yatekereza cyangwa FIFA bakavuga bati ntabwo biri buze gukunda yuko umutekano muke wanyu muri buze kwakira amamatche, mbibonamo nkaho ni ukubafasha kubera ko ubwabyo n'abakinnyi ntabwo baba batekanye. So rero bimuke nibyo byabafasha, ko bamaze imyaka myinshi bafite ikibazo cy'umutekano. Rero hano ku mugabane wa Afurika aherutse kuvuga amakuru navuga ko atari meza cyane kuri KPRS Marche muri Algeria, nyuma yo gutwara igikombe cya shampiyona gize gushyigusha abafana bagera kuri 3. Igice cya stade cyaguriye abafana, abandi barakomereka, baza guhita bitaba Imana, abandi barakomereka. Hanyuma rero amwe mu equipe agomba kuzahagararira igihugu cya Misiri mu mikino nyafurika muri Champions League na Al-Ahly ndetse na equipe ya Pyramide naherutse mu Rwanda. Urumva ko rero kuba izongera gusohokera cyangwa se guhagararira igihugu cya Misiri mu marushanwa nyafurika, ongeraho ko ubwo ari ifite igikombe cya Champions League muri sezi ishize. Ubwo nyine nibyo nari kuvuga uyu munsi
ukuntu turi kuvuga piramide naho igeze uyu munsi bigaragaza ko hari ikintu gikomeye yakoze, bigaragara ko bicaye bagategura. Ibi biratanga isomo nyine n'andi makipe yacu agomba kugira icyo yigera kuri aya makipe, kubera ko niba ikipe ishobora kuza mu myaka 2 cyangwa 3 uyu munsi kabiri kugeze ku rwego nkuru nguru, bigaragaza neza ko hari icyo bakoze. Ngira ngo nta byinshi twavuga ku mugabane wa Afurika. Ni ikipe ya Petro Atletico de Rwanda yamaze kubona umutoza w'imyaka 28 y'amavuko, yaciye muri ekipe ya Barcelona yafatanyije imyaka 18 ndetse n'imyaka 20 19, ndetse akaba anafite lisansi ya UEFA. Urumva ko ari umutoza ufite ibigwi. Kuba yaje muri Petro Atletico de Rwanda yo muri Angola, hari icyo bizatanga cyane ku ruhande rw'iyi ekipe hano ku mugabane wa Afurika. Ni ekipe nayo yari maze igihe yarasubiye inyuma. Yego, yari yarasubiye inyuma. Kubona umutoza ufite experience nk'iyo ngiyo burya harya nyibutsa Jacques Tuyisenge ajya gukina muri Angola, yakinaga muri ntabwo ari ni Petro se twabireba, ariko ntabwo ari Petro. Twabireba ntabwo nibuka nimba ari Petro de Rwanda yakinagamo, ariko Petro de Rwanda yasubiye inyuma. Petro Atletico yasubiye inyuma cyane, ndetse kandi malgré yo kuba nta hantu buriya bafite amafaranga, muri Angola, ariko sinzi impamvu amakipe yabo na ku rwego rwabo ntabwo biri hejuru cyane. So reka turebe ko umutoza na experience yiwe afite wenda yaza kugira ibyo ahindura. Yes, hanyuma rero mu isaha yacu ya nyuma dusigaranye, reka twerekeze mu gihugu cy'u Rwanda, tukaba tugiye kurebera hamwe byinshi bitandukanye ku birebana n'ibivugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ku isoko ry'igura n'igurisha. Amakipe atandukanye arimo ariyubaka te. Polisi mu minsi ishize haherutse kuvugwamo ibirebana n'umutoza Ben Musa, yaciye muri ekipe ya APR mu mwaka wa 2022 nyuma y'igenda rya Diri Elad Mohamed. Hanyuma uyu mutoza aza kuba yaza muri ekipe, rero cyangwa se haravugwamo ko ashobora kuza muri ekipe ya Polisi mu gihe nta gihindutse. Polisi gusezerera abatoza, harimo umutoza Amashami Pesa wari imazemo igihe, bakazana uyu mugabo. Ntekereza ko yaba ari diro nziza kuri Polisi. Yego, ni diro nziza kuri Polisi kubera ko buri Polisi witwa Amashami ntabwo yayibaniye, malgré ibyo ishora ryose ku isoko. Ni ekipe nziza, ifite imwe mu ekipe hano mu Rwanda ari muri, navuga ko ifite financial stability, ko ibayeho neza, abakinnyi babona duhimbaza musiki mu buryo babishakamo, ariko nyine ibyo batanga n'ibyo bahembwa birahabanye. So kubona umutoza ufite experience nka Ben Musa wabaye muri ekipe ya APR, azi ibyo gutwara igikombe icyo bisobanuye, azi icyo shampiyona y'u Rwanda isobanuye. Nge ndabone Polisi ibonye umutoza mwiza. Hanyuma ikigendanye bisa nkaho byarangije no kumvikana n'umutoza uzamwungiriza mu buryo bwo official. Nabonye ndoveje undi Polisi yarabitangaje. Yes, ngira ngo rero ni ibyo ngibyo twagarukaho, ariko hamaze iminsi hari irushanwa rya Esperance Football Tournament. Irushanwa ngira ngo mperutse kujya ku kibuga muri weekend, ndarikurikira ndeba harimo abakinnyi bagiye batandukanye, abasoje amasezerano mu makipe, abakiri mu byiciro byo hasi bashaka kuzamuka. Ku giti cyawe amarushanwa nk'aya ngaya azana iki mu bakinnyi? Amarushanwa nk'aya ngaya afashe iki ligi yacu? Iri rushanwa ukimara kurimbwira nahise nibuka irushanwa BNB igeze gutegura, risa nkaho ari pre-season. Yego, ni amarushanwa akenshi usanga nayo kugira ngo azamukiremo impano. Ejo hoze uri kumbwira umukinnyi wa Gasogi, yego, ni umudefense, ni umediateri witwa Rivaldo, n'umukinnyi ukina asatira. Biriya bikwereka ko ni nta pressure baba bafite, baba bari gukina n'abakinnyi bafite experience, bambwiye ko n'abaharuna bitabira. So tuzafata n'umwanya wenda dukore wenda nka special report, dusimbukireyo dukoraga special report gato twazazana hano tukereka abakunzi bacu uko biba byifashe, aze kuza kutwereka ku buhanga bw'ibyuma. Ariko tuzakora icyo kintu bageze ku mukino kanga, bageze mu matsinda, baracyari mu matsinda, bageze mu finale. Buriya twazashaka ukuntu bajya mu mukino wo gukuranamo, twakora nka special reports, wenda abayobozi baraba babyumva, tuzakore special reports tujyeyo. Nama pre-season meza, uboneramo abakinnyi benshi ku buryo twaza tukavuga tuti umukino twamubonye tukaba twamugarukaho, ku buryo ejo bundi abakunzi bacu nibamubona yasinye mu ekipe bazavuga ati ariko twigeze kumwumva ahantu, twigeze kumva The Next TV bamuvuga. Oya, ni igihe cyiza mu ekipe. Urumva hari ikibazo twakunze kugenda tuvugaho hano
kwa gatandatu ushize tuvuga ngo hari ukuntu amakipe arambagiza abakinnyi ariko atababonye yego ugasanga ubu barakubwiye ngo runaka ni umukinnyi mwiza ariko ntiwagize igihe cyagejeje cyo kumureba so aya marushanwa ni amarushanwa ntekereza ko arimo aragaragaza abakinnyi uko bameze arimo buri mukinnyi ubonye mu mikino 2-3 umushidikanya bishaka kugorana cyane kuko si umukinnyi ushobora kubyuka mu gitondo ngo ibyo yakoze uyu munsi ejo azongera bisubiremo n'ejo azongera bisubiremo so rero kuri ligi yacu birafasha cyane ariko bikanafasha abakinnyi mu kugaragaza urwego rwabo mu kwimurika niba scouting ntago umuntu ushaka gushakira umukinnyi ikipe ashaka kugera ku bakinnyi bose ariko hariya byibuze turabareba umurebye umukinnyi 1-2-3 ushobora kubona ibyo atanga ukavuga ati umukinnyi birashoboka cyane cyane rero mu kuri aya makipe yacu yakunze kugenda agaragaza ibibazo bya mikoro ari nabyo tugiye kujyaho mu kanya muri ekipe ya Rayon Sport tuvuga tuti birimo birapfira muri Rayon Sport habaye iki kitari gutuma Rayon Sport ijya ku isoko ngo izana abakinnyi ese iri dodadoda ryayo mu gushaka abakinnyi riraza gutuma hari ikintu kizimigeraho so twatimo turavuga rero kuri aba bakinnyi uburyo barimo baritwara ndetse n'ibyo barimo baratanga binagaragaza neza ko amakipe amwe namwe nk'uyu mukinnyi twavuga Rivaldo baranahemba ngira ngo nakunze ikintu kijyanye no guhemba barahemba umukinnyi wabaye man of the match baramuhemba sinzi ko muri envelope haba ari mangahe ntabwo babyandikaho se ni ukumuha envelope gusa aya envelope ntiwamenya niba ari musheke se dusanze yari mahonesho oya uko nabyumvise n'abafana bagiye babivuga ntekereza ko haba harimo akantu kandi ni imikino yateguwe inashorwamo n'amafaranga banayifungura wabonaga hari abantu batandukanye bayitabiriye nahabonye Jack Vaminaet uramuzi yaciye muri Rayon Sport nawe yari ahari ubwo nahise nibaza niba ahubwo ari ikipe yaba ari gushakira abakinnyi ashobora kuzatoza ni urumva ntabwo byagutungura ugiye kubona ukabona agize gutya rwose ahawe ikipe runaka ko byanze bikunze kuba ari mu Rwanda bifite icyo bisobanuye ashobora kuba yaje wenda afite umukinnyi yizaniye muri ayo ma pre-season cyangwa se hari ekipe bari buze kuvugana bakabaje cyangwa se hari abo abakinnyi aje gushaka ko nabonye hano muri Afurika abatoza basigaye barabaye abaje b'abakinnyi sawa urumva rero ni ikintu oya nk'abatoza benshi baraciye mu Rwanda Afurika baba babizi cyane tuzakora special report turebe yes ngira ngo rero nibyo ngibyo twari duciye muri Esperance Football Tournament irushanwa ririmo riraba harimo abakinnyi benshi batandukanye babira bahire bedi narababonye mu minsi ishize barakinnye harimo n'abandi bakinnyi benshi mu cyiciro cya mbere mu cya kabiri n'abakinnyi bagiye bavagavanze mu makipe agiye atandukanye ubwo rero tuzabakorera icyo twakwita nka special report wa mungane wawe tubibagezeho mu buryo burambuye cyane ngira ngo reka tujye kuri ekipe ya Mukura yamuritse imyenda izakoresha umwaka utaha w'ibiciro 2025-2026 ku ruhande rwa ekipe ya Mukura yagaragaje ikintu navuga ko amakipe yacu abura kandi harimo n'amakipe akomeye ikintu cyo kumurika imyambaro Mukura ifite ubudasa bwayo nyine abako n'ubusanzwe buriya abanyahuye ngo ni abantu b'abasirimu cyane ni ibintu bisanzwe ngo bizwi ngira ngo wabonye n'umuntu bari bamuritse baramubonye umuntu wamuritse imyenda wenda baza kuza araza kuza kudufasha twoza amaso ariko ni ikintu cyiza kubera ko buriya ngewe nakunze buriya busirimu ntekereza ko amakipe menshi yo mu Rwanda ikipe bita Bugesera ikibikora nayo yamuritse imyenda mbere imyenda ndumva wenda sinzi niba baratwogereje amaso uyu mwambaro wabona ari uyu mwambaro ni nziza Mukura yamuritse imyambaro 4 se izajya ni nziza cyangwa aho ziri niho hatumye ziba nziza oya ntekereza ko uri umwambaro wa ekipe nuko wenda uriya ni igitsina gore ushobora kubivuga gutyo wenda ariko harimo n'ab'igitsina gabo bamuritse imyambaro urabona nk'ari amatiriningi cyane ni meza vraiment oya Mukura ahangaha ariko yanapika ni sawa bisa nkaho Mukura yashyizemo itandukanye urabona ikintu yakoze atari cyiza urabona nk'umuntu ari kumwe n'umutambukanyi we bambaye imyenda ni gace cyane hari sezo ese wamugana ubundi hari ikipe yo mu Rwanda ijya imurika ino myenda imeze gutya biragoye ntago ari benshi Sport igeze kubikora ntago ari benshi yabanje seziheruka Sport ngira ngo yarabikoze Sport gifite ukuntu nuko ubushobozi bwanga nuko ubushobozi bwanga Sport buriya ni insirimu bangiye nkunda ubusirimu nkunda ibitekerezo byabo n'abagabo bapfa n'imishinga yego kuko batekereje stade ngira ngo nibo abantu ba mbere bazangiye igishushanyo mbonera cya stade nubwo wenda bipfira aho ngaho bikarangira bitabaye ariko urabona uyu mwambaro vraiment
none baragiye bahitamo abantu bashobora kugaragaza neza umwambaro. Urabona ko birasa neza cyane vraiment. Oya birasa neza cyane ku ruhande rwa equipe ya Mukura yakoze ikintu cyiza kandi biriya rega biranafasha mu rwego rwo gucuruza kuko buriya iyo imyambaro ya equipe igiye hanze uzuko buriya nk'ama equipe y'u Burayi hari ikintu yajyaga akora cyo gucuruza imyambaro kuko ugasanga tuvuge wenda urugero nka Real Madrid guze Cristiano amafaranga yamuguze iyagarurije mu gucuruza imyambaro. Nibura ama equipe ya hano iwacu niko iburayi ubundi bigenda niko iburayi bigenda uguze Mameri Dawo muri equipe ya APR ariko ugasanga equipe igiye gutangira shampiyona nta uwo mukinnyi nta na jerseys 300 ziri ku isoko kandi ufite abakunzi. Ariko ikibazo nkibaza ese ayo ushaka izo jezi 300 burazagurwa zagurwa ese APR yabura abantu 300 bagura jezi y'umukinnyi ntago yababona. Abakunzi bo mu Rwanda no mu Rwanda nasanze ari abo kucyatsa shema ndabikubwiye. Umukunzi wa APR utagura jezi ya APR yaba none se reka nkubaze oya tubyibaze umukunzi wa equipe jezi uzasanga bazambaye aho ugasanga jezi bambaye ntago umenya ngo baziguriye hehe. Nico kibazo gihari ntago njyewe ikibazo mfite izo ngibyo se ntibizaba biri mu kibazo kivuga ngo kubera iki ubuyobozi budashyiraho abafana bashaka kubona jezi zanga za equipe. Ariko icyo kintu uvuga nimba igikombe dukina gifite agaciro ka 25 million wa mugani bishobora kuba byiza bikaba n'amahire ama equipe agiye ashaka kugaruriza mu kuba yacuruza amajezi yayo. Icyo kintu Rayon Sport yagikora kubera ko buriya kuri headquarter ya Rayon Sport hari abantu bacuruza amajezi nabonye bafite n'ukuntu buriya iyo iguze kuri headquarter bafite na shop by the way njye nigeze kujya kuri headquarter yabo ngiye kureba uburyo ki nyine bacuruzamo nsanga bagerageza kugira ngo bagabanye igiciro bakigabanyirize abantu babo babakiriya babafana babo. Ahandi nimba jezi ari 25 bo bayigurisha wenda nka 17 18 gutyo. Ariko n'ikintu kigendanye ora hari ukuntu naje gusanga muri sport bagera gutyo ibiciro bakabizamura bikagora babafana bari hasi ba mikoro yo hasi kuba babona icyo kintu. Ushaka kubaza na jezi y'igihumbi jezi 100 bagurishije 2020 kuri jezi bagurisha jezi 500 bagurishije 5,000 bo ahubwo wenda icyo kintu uvuze umubare w'abantu rega urakoze gukomeza kuri icyo kintu abagura nibo dukwiye kuba dutagetinga umubare wabo ruta kuvuga ngo ikintu kirahenze. Urakoze gukomeza kuri icyo kintu shema no vuga ngo Rayon Sport wa mugani nge ntekereza ko sina Rayon Sport gusa APR Rayon Sport Mukura Police ayamake Kiyovu Sport bakwiye gutekereza ikintu kimwe buri abanyaburayi bagira karite mu myenda yabo. Yego ntagura mwenda Cristiano ajyana mu kibuga cya Messi cyangwa bandi ba Yamari ura mwenda Lamine Yamal abayambaye ni karite ya mbere ku buryo ntago wapfa kubona amafaranga uyiguze. Usanga hari imyenda igura 500 jezi igura amadolari 500 500 by'amanyarwanda sibyo. So bivuze iki bivuze ngo wowe shaka ukuntu ureba wa mugani kora karite kuko urabizi neza ko abakunzi ba Rayon Sport bose ntago banganya amikoro ubushobozi sibyo. Hari abakire bashobora kugura jezi mu 25 arizo gacuma yakwambara yego urumva wa mugani bakwiye gutekereza akavuga ati dufite jezi z'ibihumbi 5. Yego urugero dutanze twe n'igitekerezo cyacu dufite jezi z'ibihumbi 10 dufite 15 20 mbega bakore ku buryo umukunzi wa Rayon Sport wese azoroherwa no kugura jezi aze ku kibuga yambaye jezi. Biba biteye isoni kubona umuntu aza ku kibuga yambaye ibintu bisa nk'ijezi atari jezi. Oya rero n'ubona abafana b'Amavubi bacyambara jezi zo muri 40 ntago birari byo kibaza federation cyangwa inama wa equipe y'igihugu equipe y'igihugu karinda ubwija gukina hadashobora kuboneka ku isoko jezi 20 cyangwa 30 zishobora kukwira abafana bose bashaka kujya mu mahoro. Bakwiye kubitekerezaho bakareba ko bareba uburyo ki abakinnyi abafana babo babona jezi ziri mu bice bitandukanye cyangwa se mu bushobozi bwabo bugiye butandukanye. Wenda ntituvuze ngo ibe 5 ko wenda jezi ya 5 nanjye ndumva ntazi ukuntu yabimeze ariko 10,000 nta muntu utayafuza. Jezi ya 5 wayigura ntago mbizi uko yabimeze. Urakemanga se urakemanga karite yayo jezi ya 5 shema arantu wari wabona jezi y'ibihumbi 5. Oya rega none se ikibazo ni jezi cyangwa wenda wacyo ushaka nuko bakora umwenda ufite ibururu n'umweru uvuga ko wenda uruganda rushaka gukora
jezi navuga ko itari ku rwego wenda rw'ayo mafaranga. Ariko ndikubwira jezi 5,000 irahari yaboneka. Ariko ndi kukubaza icyo ushaka nuko bakora jezi iri mu mabara y'umweru n'ubururu. None se ushaka kwambara jezi 1,000? Ntago ari jezi 1,000 ndikubwira. Wenda 10,000 yaba ari affordable, ntago 10,000 ntago wabibura muri sezo yose. Byibuze akaba ari ya jezi nyine ipfa gufatika. Nabonye hano mu Rwanda jezi ya makeya. Utekereza ko jezi karite gutandukana kwa karite kwa jezi, ubundi utekereza ko harimo ikintu kinini? Nta kintu kinini nyine, nta kintu kinini. Nimba ndabyita viscosity, ukuntu gufatika kwa nibyo usanga bitandukanye amajezi. Umukinnyi yakwambara wakora wenda nko kuyumufana ukumva uko byumva gusa niko bitandukanye, ariko wareba ishusho rya jezi ugasanga ishusho bwo bagomba ishusho n'ubundi birefera kuri ishusho nyine equipe yatanze yifuza ko jezi zabo zaba zisa. Rega icyo dukeneye kubona abafana muri stade bambaye jezi baje gushyigikira equipe. Tubona umuntu waje wambaye ikoboyi urumva hejuru yambaye ishati kandi ngo umufana wa equipe runaka, ukibaza uyu muntu uko kera buriya hari ukuntu twajyaga tujya nko kureba match ku Mahoro, ugasanga nk'abafana ba Rayon Sport bicara ahantu hanahaza, noneho ukaba ushobora nko gusanga ari umufana wa APR ushobora kubayoberamo kubera imyenda yambaye n'ukuntu yambaye biragaragaza neza, ntabwo wamenya ngo afana APR. So rero twari dukomeje kuri equipe ya Mukura yakoze ikintu cyiza cyane, bravo Mukura rwose. Ni equipe nziza muri shampiyona, ariko gutekereza ikintu nka kiriya niba ari amajezi barayashyize hanze, bamuritse imyambaro 4, muri kuwo mu rugo, muri kuwo hanze, muri ku mwambaro wa 3 n'uw'imyitozo. Yego, equipe smart. Mukura ni buriye kintu ngenda nengaga kuri Mukura mu minsi yashize, ni ikintu cyari kimaze gusa nkaho kibaye indwara, kubera ko barafite ukuntu basinyisha umukinnyi cyangwa se umutoza bakamwirukana binyanyije n'amategeko. Uribuka Mukura bayihana bayica amafaranga $400,000 kubera kwirukana umutoza mu buryo bunyuranyije n'amategeko. So ikintu cy'amategeko mbona basa nkaho bagikosoye, ntago bikibagonga cyane muri iyi myaka. Ubona ko mu mwaka ushize nk'imyaka 2 ishize basa nkaho bari kugenda bakosora ikintu cy'amategeko. Smartness yo barayihorana, kandi burya smartness uyibona biturutse bura mu mutwe, nibyo bihita bituma no bihita bikwereka ko abayobozi bayo baba smart. Yes, ngira ngo rero ni ibyo ngibyo ku ruhande rwa equipe ya Mukura yamuritse imyambaro. Ubwo rero ku bafana ba equipe ya Mukura nababwira ise mugende mutera inkunga equipe yanyu mugura ibyambaro, kubera ko ntekereza ko muramutse mubonetse muri nk'abafana 300 ba equipe ya Mukura barahari, bazambara barahari cyane. Kuriye kimwe n'aba equipe akomeye tubona abafana. Rero hari yazahuye hose mushinga amaduka rwose ku ruhande rwa equipe ya Mukura, abafana banyu bagura imyenda. Ikindi kinaje gusanga uswara abafana bo hanze bagura ama equipe, bagura amajezi ya ama equipe, bakavuga tuzanzanira equipe ya Mukura, akaba yibera nk'iburayi akunda Mukura cyane, akavuga ati muzanzanira equipe ya Mukura cyane. Je n'abana banje equipe akunda kubikora buriya Kiyovu yajyaga yohereza amajezi hanze cyane. Sinzi wenda bakire bayo abantu benshi bayikundaga Kiyovu na Rayon Sport, ko ari ama equipe usanga akunzwe na rubanda, kandi usanga ari umubare munini w'abantu bagiye mu myaka yo hambere usanga bikundira ya ma equipe yabo yo kwivuko, ugasanga tumijeho jezi 20 za Rayon kugira ngo yihere n'abaturanyi, jezi 20 za Kiyovu. So Mukura ahubwo nayo nzayigura. Oya ari nishema reka, ari jezi ni nziza. Umuntu ari burayi yambaye jezi, hari deal nigeze kumva ya Visit Rwanda y'ama equipe yacu birakomeye. Ndibaza ukibaza nk'umwenda wa Rayon Sport cyangwa wa APR baritso nka Visit Rwanda, byaba ari byiza. Buri mufana wese cyangwa se buri munyarwanda wese uri burayi yakwifuza, byaba ari byiza, kubera ko hari ikindi kintu kandi na Visit Rwanda nayo yorohereza ama equipe yacu. Buriya mu cyimbo cy'ama equipe yacu nabyo ni byiza. Mu cyimbo cyo kwambara nk'umunyarwanda wibera mu Bubiligi, yego, mu cyimbo cyo kwambara Paris Saint-Germain cyangwa kuko yanditseho Visit Rwanda, yakwambara jezi ya Rayon Sport cya Kiyovu cya Mukura yanditseho Visit Rwanda. Nari ngeranyije impamvu urumva Standard Oil yejo ashobora kuyambara kubera ko yo ni mu gihugu cyaho, ni mu Bubiligi, yagiye kuba match ntabwo yagenda yambaye Rayon Sport. Ariko mu cyimbo cyo kwambara Paris Saint-Germain iri mu birometero bingahe kureye, yakwambara ikipe y'wabo anamamaza iyo Visit Rwanda y'wabo. Yes, ngira ngo ni ibyo ngibyo ku ruhande rwa equipe ya Mukura. Reka dusoreze mu equipe abiri yacu akomeye cyane ya hano mu gihugu cyacu. Ni equipe ya APR, navuga ko muri minsi yibanze ku isoko cyane, nimwe mu equipe arimo aravugwa cyane mu bitangazamakuru bitandukanye bitewe n'uburyo barimo barasinyisha abakinnyi batandukanye, ariko by'umwihariko transfer zayo
zakomeje kugenda zivugwa na mbere hose. Icyari gisigaye no kwa APR yakwerekana abakinnyi yari byavuguzwe ko yasinyishije. Muri abo bakinnyi rero harimo Bugingo Hakim muri equipe ya Rayon Sport, harimo Iraguha Haji nawe ni muri equipe ya Rayon Sport, harimo Umbarenga Fitina muri equipe ya Rayon Sport, harimo Pacifique Ngabonziza kuva muri equipe ya Polisi, ndetse n'uyu mukinnyi bita Mamed Dao uherutse gusinyira equipe ya Raouf Dao. Gardien ko tamuvuga Gardien na Gardien avuye muri equipe ya AS Kigali. Afrika ndagira ngo izi transfer za equipe ya APR tuzijyanire rimwe, ariko nkorera ubusesenguzi mu bakinnyi APR yasinyishije muri transfer. APR cyangwa se mu bo yaguze uriya ni Iraguha Haji sorry mbona ni Iraguha Haji. Mu bakinnyi APR yasinyishije bagenda badushyira mu mafoto atandukanye yabo APR imaze gusinyisha kugeza kuri ubu ngubu. APR iri kwiyubaka ku rwego twari dutegereje. Sofa APR imaze gusinyisha abakinnyi 7. Mbere na mbere nikwereka ko iri serious ku isoko. Wenda karite yo nikindi imaze gusinyisha abakinnyi 7. Yego kuko uyu ni Umbarenga. Njyewe ntago ntekereza ko APR ari we mukinnyi yari ikeneye. Nimero 2. Yego kereka nimba ari baravuze ngo kuri mbere tuzakira umwene gihugu, nimba ari umwene gihugu nibyo niwe mwiza dufite Sofa. Ariko azakina na Kagege. Inde urabona Kagege na Umbarenga Kagege nta mukinnyi murimo. Kagege arasanzwe. So imaze gusinyisha abakinnyi 7. Uyu nguyu ni Memel nahoze mbona wanateje uruntu kubera ko ni Singida yavuga ko ngo yamusinyishije. Singida avuga ko yamusinyishije amasezerano, ariko kandi tukabona APR imwerekana icyo gihe byose bisakuza ko ngo Singida ngo yamusinyishije. So n'abakinnyi 7 baze gusinyisha bikwereka ubu serious ifite. Muri ba 7 harimo 5 b'Abanyarwanda na 2 b'abanyamahanga. Uyu ni mu Burkinabe akomoka muri Burkina Faso. Icyo umuntu yamuvugaho nuko ngo uyu mukinnyi ni wabaye meilleur joueur muri Burkina Faso muri championnat yabo. Njyewe nagize impungenge cyane ku kigendanye na karite especially z'abakinnyi b'Abanyarwanda, kuko ni APR izaba ifite imikino mpuzamahanga. Ni Bugingo Hakim izaba iri ku mikino mpuzamahanga. Hakim Bugingo yagiye gusoza sezo muri Rayon Sport atagikina kubera urwego rusa nkaho rugenda rugabanuka. Iraguha Haji wenda we ni umwe mu bakinnyi ubona basa nkaho bazatanga competition kuri uyu muvandimwe yitwa nde uyu cena kuri gatatu oya kuri 11 ninde Barafinda. Iraguha Haji azatanga akazi kuko numwe mu bakinnyi bakiri bato ariko ubona basa nkaho bazamura urwego. Ariko mugisha nuza uyu Hakim Bugingo kuza kwa Claude capitaine nibyo gusa icyo kintu ariko APR yakirebyeho kuko umuntu bita Claude hari igihe cyageraga akajya muri meforme akabura umuntu umusimbura cyane pe. Ikintu nabonaga APR narwaye ni umuntu bita nimero 3. None suba reka nkubwire APR twarabibonaga igenda rya Mangwenda amaze kugenda ibyo koko APR yazanye Claude izana Claude bwana ntago bihagije. Yarakeneye muri Kigali, yarakeneye umuntu ushaka kumuchallenginga uriya mwanya. Bazana Christian yari umukinnyi mwiza cyane kuva muri equipe ya Marine. Christian aza kurinda ubwo agenda asohoka muri APR. Bisa nkaho guhanganira umwanya na Claude ntibikunda kuko Claude wasaga nkaho ari we mukinnyi navuga ko APR yakoreshaga cyane mu batoza bose baciye hari mu myaka igiye itandukanye ku mukinnyi Christian ndetse na Claude. Iza kurangira Christian agiye aza kujya muri Polisi, Claude arahaguma agumana umwanya. N'uyu munsi muri nationale niwe mukinnyi navuga ko usibye Mangwende wenyine ushobora guhanganira umwanya mu gihe Mangwende ari muzima akaba yabaza mu kibuga. Uyu munsi urabona ko Claude kuri nimero 3 naho ndi mukinnyi twavuga mu Rwanda twavuga ko ari ku rwego rwe. Kuba bazana uyu musore Bugingo Hakim, urabona se hari ikintu kinini azongera kuri Claude? Ntacyo gusa wenda izina rya equipe avuyemo rishobora gukanga Claude akavuga ati okay ngomba gukora cyane. Gusa ntago twakirengagiza ko ntago ntekeza ko Bugingo Hakim ari umukinnyi cyo kumutera igitutu kidasanzwe, kuko nawe ntago ari umukinnyi wa danger, ntago ari umukinnyi nyine wa create danger ngo ku muntu wanganiye umwanya ngo mukange.
njye nta nubwo ntekereza ko ari umukinnyi APR yari ikeneye kuko ntago nitujya kureba kuri ba nimero 3 beza hano muri shampiyona y'u Rwanda ntago bakima ari buze muri 3 beza. So njye navuga ko njye banyeretse ubuseriye baza ku isoko APR kuba iri bize byibuze inasinyisha buryo usinyisha umukinnyi ahijyaza akabinyenyeri ubwabyo kuba iri bize bikwereka ko bitandukanye na mukeba wayo. So ni ibintu byiza cyane byo kubona APR imeze gutya ku isoko ku bakunzi bayo ni ibintu byiza gusa karite nyine ni ikindi wakemangaho kuko ku banyamahanga turavuga abanyamahanga ariko bagize abanyamahanga beza bazanye uyu Memers twavugaga no Burkinabe yabaye meilleur joueur muri shampiyona ya Burkina Faso. Iyo shampiyona Burkina Faso sinekeza kiri munsi ya shampiyona y'u Rwanda. Bazanye uyu kapiteni wa Villa Sekiganda numwe mu bakinnyi beza muri shampiyona ya Uganda mu myaka nk'ibiri itambutse yari na kapiteni. Umuntu upfa kwambara brassard muri equipe nka club ya Villa muri shampiyona ya Uganda, shampiyona ya Uganda iri hejuru y'u Rwanda nimba wenda bitasa nkaho biri ku rwego rumwe yakiri hejuru yacu. So urumva abo bakinnyi ni beza kuri APR wenda gutekereza ko ari abakinnyi wenda bari kuvuga ngo baba n'abakinnyi se bari competitive ku buryo ari abantu ugiye kuzana muri Champions League iyo ni yindi ngingo ariko ubwabyo kuba APR iri bize ku isoko bikwereka ubu serious how serious they are. Nge nicyo kintu cyonyine nge nabanza gushyira mu video baravuga bati kuba APR hisemo gusinyisha aba bakinnyi wenda abantu bashaka kwibaza bakavuga bati ku ruhando mpuzamahanga cyangwa se muri aya marushanwa APR igiye kuzajyamo ku mugabane wa Afurika APR ashobora kuba atari hirimo iratekereza cyane ahubwo batekereza kubaka ikipe cyane bashingiye ku bakinnyi bafite kuko uyu munsi abakinnyi bose APR yasinyishije ndi generation ntoya ni abakinnyi bakiri batoya niko nabivuga urebye imyaka yabo profile zabo urabona ko ari abakinnyi bakiri batoya. Nekereza ko wenda ntitwaba twibeshya ko APR irimo irasinyisha aba bakinnyi target ishobora kuba ari imikino nyafrika ariko atari ko biri ku buyobozi bwa equipe ya APR ahubwo bavuga batereka twubaka ibintu byacu duhere kuri aba bakinnyi hanyuma turebe ko byibuze mu myaka 3 cyangwa se mu myaka 2 iri imbere hari twaba tumaze kugera. Bon kugura abakinnyi bafite imyaka mitoya ni ikintu cyiza ariko APR witonde umenye ko APR ibyishora ubwabyo cyangwa ibyihemba bikwereka ko byanze bikunze bagomba ntago bari kuviza igikombe cyo mu Rwanda uko bisa kose uko APR yubaka ntago ari igikombe cyo mu Rwanda batekereza. Nibyo abakinnyi batoya ni long term project kuzana abakinnyi y'imyaka mitoya nibyo ni long term project ariko ni projet iza isangamo abandi bafite kandi bamazemo igihe. So ku buryo utekereza bashobora gutekereza akavuga ati reka twubake equipe izatwara ibikombe imyaka wenda nk'inga iri imbere ariko biba ari ibyo ngibyo ruko nguko ntabwo bari kugura abangaba kuko umukinnyi mutoya yego nibyo no umukinnyi mutoya ariko se no umukinnyi mutoya ufitiye karite ufitiye man bibaye ari uko nguko bimeze ntabwo ari aba bari kugura kuko nimba ari ibyo ntabwo bugingo wakima ari umukinnyi mwiza mutoya muri shampiyona y'u Rwanda ku mwanya we hari principe imwe ngenderaho niba tuvuge wenda urugero hari rushanwa ushaka gukina runaka iryo rushanwa uzi urwego rw'iryo rushanwa yego uko ritegurwa uza abakinnyi barikina urwego baba bariho niba ushobora gutekereza kujya mu irushanwa runaka uyu munsi ukaba utekereza ko iryo rushanwa ushobora kuzarijyamo ukanatanga umusaruro uri gushaka noneho abakinnyi bataranakina iryo rushanwa aho ngaho ntitwaba twibeshya ko umuntu ashobora kubatekereza iryo rushanwa ariko ridahari mu bitekerezo bye. Nicyo nakubwiraga iyo ushaka kugira ngo buriya umukinnyi utarigeze akina Champions League buriya tujye nk'i Burayi umukinnyi ukina muri Ipswich ntago wamutuma kujya kuguha Champions League ku nshuro ya mbere kuko ntago yize nta ntantu yigeze yikina ubwabyo niyo urabizi abakinnyi batarakina rya rushanwa iriya ndirimbo ubwabyo iyo bayumvise baratitira sibyo umukinnyi watitijwe niyo ndirimbo uramutuma igikombe. So urumva icyo warumbajijeho APR nibyo njyewe nyine sometimes arigiye ngenda kubwira ibintu bibiri. One kuba ubwabyo bari ku isoko bari active bikereka ko bari serious bitandukanye na mukeba wayo. Noneho two nizo karite noneho bari ku isoko bari kugura izihe karite bari kugura nizo zazikenewe nizo bakeneye kugira ngo bazajye gutsindisha Al Ahly gutsindisha
iyi ekipe nabonye ya piramide yatangiye kuba ekipe iri elite, aho niwo washyira question mark ukavuga ati reka tubihe igihe. Yego, kuko karite njye nicyo nshidikanyaho cyane, kuko erega kurekura abakinnyi 6 barabarekuye, sibyo? Si 6 barekuye, ntibasinyisha abakinnyi 7. Tuzaza wenda tuzakora wenda dukore nka special report ku bakinnyi barekuye nabo binjiye, cyangwa dufata umwanya tuganire kuri APR yonyine, urebe ngo abakinnyi barekuye nabo binjije itandukano niriye. Nta tandukano rikomeye ririmo, cyane surtout ku Banyarwanda. Abanyarwanda barekuye nabo binjije itandukano ririmo niriye, ntaryo mbona ngewe. Yego, yes, ngira ngo ni ibyo ngibyo kubirebana na ekipe ya APR. Ntabwo turi buvuge byinshi bitandukanye kubera ko iminota irimo iragenda dusika, abari byinshi twateguye, ariko byose ntabwo tugenda twabivugaho byose ngo tubirangize bitewe no ko iminota ibiri kugenda idusiga. Twari turi kuri ekipe ya APR rero imaze gusinyisha abantu bagera kuri, cyangwa se abakinnyi bagera kuri 7. yego, nk'uko Afurika yari amaze kubivuga, 5 b'Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bagera kuri 2. Ombolenga nawe yarasinye umugoroba, nibwo amafoto yagiye hanze. Umukinnyi wa ekipe ya APR FC yayivuyemo ajya muri Rayon Sport, biramunaniye, agarutse muri ekipe ya APR. Ndetse APR nabonye kuri bamwerekana banditseho ngo ashe kurangiza ibyo yatangiye atigeze agira ngo yatigeze arangiza, unfinished mission. Yes, ngira ngo rero ni ibyo ngibyo mu minota mike dusigaranye mike cyane. Reka twerekeze muri ekipe ya Rayon Sport. Rayon Sport Afrika harimo amakuru menshi cyane, muri Rayon Sport, ariko amakuru ahari ahubwo ni amakuru yibaza ngo ese Rayon Sport byayo bihagaze bite kugeza uyu munsi. Rayon Sport ihagaze kugeza umunsi nabo ntabwo bazaho bahagaze. Nicyo jambo ryonyine nabanza kubwira, ntabwo bazaho bahagaze kubera ko bamaze gutakaza abakinnyi 3 muri Isama. Bamaze gutakaza Hakimu Bugingo, Iraguha Haji ndetse na Ombolenga. Batakaje Kevin, n'abakinnyi 4. Ni 4, hari n'abandi, sibyo? Bisobanuye ngo nimba urekuye utakaje abakinnyi 4 ukaba utarerekana ikimenyetso cy'uko byibuze 2 muri bo abasimbuza, kandi ugasimbuza umwanya ku mwanya. Rayon Sport igiye kujya ku isoko igomba gusimbuza umwanya ku mwanya. Ndekuye Hakimu Bugingo, ndazana umukinnyi ugomba kumusimbura ara kuri 3. Ndekuye Iraguha Haji, ndazana umukinnyi ushobora guca ku ruhande rw'ibumoso asatira. Ndekuye Muhire Kevin, ndazana playmaker. Hari abakinnyi bari kugenda bavuga, ariko ikibazo cya Rayon Sport nyine nabo uyu munsi none ntabwo babaza ngo bahagaze he, bakubwira. Uyu munsi ubwo APR yerekanye Ombolenga ejo, bisobanuye ko za miliyoni 30 bazibonye. Si cyo gisobanuro? Nabonye APR ivuga, nabonye ko bavuga ko Ombolenga ashobora kuba bamusinyishije ku 20. Ubwo nyine ubwo byanze bikunze ubwo afite uko yumvikanye na Rayon Sport. Amafaranga Rayon Sport ubwo yabaze ya Ombolenga nabo babahombye mico transfer, urumva ko byanze bikunze barayabonye. Yes, so ngewe icyo mbona nuko Rayon Sport ifite ikibazo gikomeye cyane, surtout nkibona mu buryo bwa administrative, kubera ko nimba binavugwa ko hari amezi 2 batarahembwa abakinnyi. So urumva rero nimba Rayon Sport uyu munsi imaze gutakaza abakinnyi 4 sofa, ikaba nta na kanunu ko kuba bashobora kubasimbuza abo bakinnyi, bakiri kuvuga ngo kanaka naduhaye ngaya ngo twaze tubivuga ejo bundi, nitubona 30 ya Ombolenga, nitubona 30 ya President Nitade Muvunyi tuzagura abakinnyi. Ariko n'abandi babemereye 10 ngo nakana kangwa nyemereye 10, urumva atari ikibazo. So urumva rero abafana ba Rayon Sport icyo bagomba kumenya mbere na mbere nuko ubuyobozi ubwabwo ntago bari kutwereka yuko bari serious kuri iri soko, cyane ko pre-season zigiye gutangira. Pre-season zitangira zatangira umutoza ahagaze he, abakinnyi afite ari abahe, bafite umutoza mushyashya, nimba ataragera mu Rwanda arahagera muri iki cyumweru. C'est ça, ni this coming week, cyase muri zimera z'iki cyumweru cyangwa se. So bivuze ngo ni ikibazo gikomeye cyane muri Rayon Sport, gikomeye cyane. Bugaraza muri iriya weekend iyi ngiye igiye kuza, niba agiye kuza muri weekend araza asanga abakinnyi bamwe namwe hari chance idahari. Rayon Sport birayisaba ubuseruye buteye ubwoba, ko nabuze mbona ko harimo n'ibibazo byo gushwana, harimo ababishyuza amafaranga, harimo ababishyuza iki. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Abakinnyi benshi muri Rayon Sport uyu munsi navuga ko Rayon Sport biragoye cyane gusobanura umwaka utaha wabo w'imikino, biragoye. Hari abakinnyi tuvuze bamaze kugenda, hari abahari nabo bagifitanye ibibazo nabo,
hari n'abandi naboze mbona bavuga bati muduha amahirwe ya kabiri turebe ko twakongera tukareba ko hari ikintu twakora. So urumva ko rero ibibazo muri Rayon Sports byo ni byinshi cyane. Gusa ubuyobozi bwa Rayon Sports bwo bukavuga agira ngo Tadi mu kiganiro uretse kubona agerageza ikinyamakuru Igihe yavuze ko rimwe na rimwe bifuza nk'umukinnyi wa miliyoni 70 ariko ugasanga bafite 30. Aravuga ati rero icyo nicyo kibazo dufite muri ekipe gikomeye. Ntabwo nanone twakwibaza ngo ayo mafaranga yandi azava he, ariko nanone hari ikintu nahoze nekereza mu gitondo mbere yuko tuza hano mu kazi. Nibajije ndavuga ngo birashoboka ko Rayon Sports igihe cyaba kigeze ko bashaka kuyu umuntu ufite amafaranga bikava mu bintu byo kuvuga ngo yowe na runaka ariko na president wayo akaba nta bushobozi afite ukubeshaho ekipe. Kuko mu byo tadaherutse gutangaza muri iki kiganiro nabonye yavuze ko bifuza kubaka Rayon Sports ishobora kuzajya ihemba umukinnyi sezikarangira nta kibazo na kimwe cy'ibirarane bamurimo, nta kibazo cy'amarikirito barimo abakinnyi. Nyine ya Rayon Sports iri ku murongo ku buryo igihe kigeze ko abariyo bavuga bati dufite ikipe ituje imeze neza. Ariko ibyo birashoboka mu gihe tugitekereza ko Rayon Sports izagurirwa abakinnyi n'abafana bagikandisha akanyenyeri, tutegereje amafaranga y'abaherwe runaka byabaye guterateranya. Ibyo bibazo urumva bizashira? Ntabwo byashira, biragoye kubera ko umuntu se ufite amafaranga ye ku giti cye nayashora azayungukira he, azayagaruriza he? Kuko iyi Sadata avuga ati ngiye mfite miliyari 5, izo miliyari 5 rega biriya la parole s'envole, biriya nuko amagambo araguruka, biriya se miliyari 5 zifite na azazigura indi kipe itari Rayon. Turebe biriya ntago nge mbifata nk'ukuri, nonge ntago mbifata nk'ukuri, ntakaze kubeshya abantu. Amafaranga yari afite ntabwo ngibuze kubihakana, ariko miliyari 5 zo gushyira muri Rayon Sports zo nazo, kuko icyo gihe bigusaba kuba urazi uzi gufata miliyari 5 ugashora ugatereka mu ikipe, bigusaba ko ufite nka miliyari 15 ako zazaje gushira wenda, sibyo? So urumva rero uwe yagaruriza he, nicyo kibazo gihari. Ega abantu bagura ama ekipe no mu Rwanda barahari benshi cyane, benshi bashobora kuza bakavuga ati Rayon Sports ndakuguze, Kiyovu Sports ndakuguze, ariko aragaruriza he? Amafaranga ari buze gushyira muri ekipe warayagaruza ate ko championnat yacu idakoze mu buryo bucuruza? Ko numvisha ko Juvenal ubwo yafataga Kiyovu yabonaga amafaranga menshi. Ibyo buryo yabonaga ni za preparation tuvuga twebwe, uburyo yabonaga uzabyumva mu nkuru z'abamotari niko ngo bisigaye byitwa ubu ngubu. Ari inkuru z'abamotari so ntago uzaze tugiye tugomba kujya tukareba nakuriye ku cyumweru bafite amakuru utasaga hano. Icyo navugaga nuko wenda tugana no ku musozo nuko umuntu wese yatekereza igitekerezo cyo kugura Rayon Sports cyangwa se no kugura indi kipe muri championnat y'u Rwanda, ariko aho kugaruriza nimba nshoye miliyari nkuko bivugwa, ngiye nzunguka iki nzagaruriza he? Kuko buri wese ashora, ni business umuntu ashoramo kugira ngo yunguke cyane, sibyo? So championnat yacu rero iba ikozwe mu buryo bwo icuruza, ari igicuruzwa, umuntu wese yaza akayiguramo, umuntu wese yaza akamamaza, ariko saramamaza he birebwe nande? Uramamaza muri championnat igaragaza yerekana imipira ine gusa cyangwa ibiri, ni match ya Rayon Sports na APR, ni match ya Rayon Sports na Kiyovu, ni match ya Rayon Sports na Mukura, ni izo match zonyine. Ntabwo byazakunda, ntabwo byazahura. So niyo mpamvu utapfa kubona nyine abantu bafite amafaranga yabo abaherwe bipermeta kuza kugura muri Rayon Sports. Nibyo. Yes, ngira ngo rero ni ibyo bitandukanye twareberagaho ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sports. Amakuru ahari kugeza uyu munsi biravuga ko Rayon Sports mu gihugu cya Tanzania umuyobozi waho hari mu kureba ko bashobora kuvugana na ekipe ya Yanga kugira ngo barebe uburyo Yanga ishobora kuba yabatiza abakinnyi. Niyo makuru nahoze mbona. Ubwo rero byose birategerejwe, kuba Yanga hari abashobora gutiza muri Rayon Sports. Ngira ngo tunabijyanishije n'ikintu Mucyo Anta yabaye umunyamakuru hano mu gihugu cy'u Rwanda aherutse kuvuga, yavuze ko kimwe mu bintu bya mbere bibagoye nawe nk'umwe mu bantu basigaye bari ku navuga ku asigaye ari umuhaje w'abakinnyi. Yavuze ko kimwe mu bintu bya mbere bigoye hano mu gihugu cy'u Rwanda harimo ikintu cyo kugendanye no kuvuga ngo championnat yacu urwego rwacu iri ku ruhe rwego. Twaje tuvuga muri weekend ishize, aravuga ngo uyu munsi ujya kuzana umukinnyi muri APR cyangwa muri Rayon Sports kuko gatera championnat iri hasi, ntabwo najya gukina hari ahantu. Akavuga ati rero biracyagoye cyane championnat yacu
mu kuba hari abakinnyi bashobora guturuka hanze bakaza kuyikinamo mu gihe bakibona urwego ruri hasi rwa shampiyona yacu cyane. ibyo rero ni bimwe mu byo yagiye agarukaho. Reka dusoreze muri basket. Ku munsi w'ejo hari imikino iteganijwe igomba kuzaba, harimo haraba imikino ya kamarampaka muri shampiyona ya basket mu gihugu cy'u Rwanda, imikino igiye itandukanye. Rege ikaba imaze gutsinda imikino 2 yayo, ni imikino yabaye muri weekend mwagiye mubikurikirana cyane. Imikino yabo igera kuri 2 bakaba bamaze kuyitsinda, batsinda ikipe ya UGB, hanyuma Patriot ndetse na ikipe ya APR baranganya. Kugira ngo twahuse tubivuga muri weekend ishize, urwego rwa basket imaze kugeraho hano mu gihugu cyacu, biragaragara ko mu myaka iri imbere tuza kuzaba dufite amarushanwa cyangwa se dufite shampiyona nziza muri basket. Urebye Ferwaban bari serious cyane kuri icyo kintu. Ikintu wenda gisigaye ni ukureba ko uburyo bakira amarushanwa ari mpuzamahanga bagira n'icyo bayigiraho kugira ngo shampiyona yacu ikomere, kuko turavuga igihugu cyakiriye bari ku nshuro ya 2. So bivuze ngo basket baba bakwiye kuba hari icyo bigira kuri Ferwaban, bikwiye kuba hari icyo yigira hariya, ikavuga iti bikorwa gutya kugira ngo shampiyona izagende izamuka. Gusa bari serious kubera ko hari ibintu byinshi bakora no mu Rwanda twe tudakora, muri football nako badakora. Urumva nimba bari ku rwego rwo kuba mbere yuko ngo shampiyona itangira hari amafaranga ugomba kudepoza kuri konte ku buryo igihe utahembye abakinnyi bagomba kuyakuramo. So urumva ni ikintu cyiza, ntabwo ari handi uzasanga isigari ishobora gusoza sezo irimo amezi 8 y'imishahara, no ntabwo muri basket bibaho. No gufata amafaranga ukayatereka kuri konte, igihe uzaba utishyuye bazayakoramo bahemba abakinnyi. So urumva rero ni urwego rwiza, ni nibyo kwishimira cyane. Yes, ngira ngo rero ni byo ngibyo. Ubwo ni imikino irimo iraba ya kamarampaka, tukazareba mu ikipe azagera ku mukino wa nyuma muri playoffs hano mu gihugu cyacu muri shampiyona ya basket. Ubwo rero amakipe arimo arakina nakubwiye ni ikipe ya Rege, ni UGB. Abantu benshi kimwe mu bintu bashimye cyane muri iyi mikino ni ikipe ya UGB, bisa nkaho yashoye amafaranga menshi cyane, kandi ubona ko ni ikipe nziza ugereranyije uburyo yego ishobora gutsindwa match, ariko uburyo ubona ko nayo byibuze hari ikintu yatanze, hari abakinnyi ifite, hari abirimo n'ikipe y'umukire bigomba nayo kugira ngo igaragaze ko itandukanye n'izindi ekipe. Yes. Hanyuma rero ubwo nibyo ngibyo. Ku ruhande rwa ekipe ya APR na Patriot baranganya imikino 1-1. Hanyuma ubwo Rege yo irasaba gutsinda umukino wa nyuma ikajya kuri finale. Hanyuma rero Rege na cyangwa se Patriot ndetse na ekipe ya APR zo ziracyahatana kugira ngo tuzarebe izagera ku mukino wa nyuma. Abo ni abasore rero batandukanye ba ekipe ya APR Basketball Club inaherutse mu mikino nyafurika. Ku ruhande rw'uko barabivuga imikino ya bare yanitwaye neza ku ruhande rwa ekipe ya APR. Ngira ngo rero n'umukino wa kabiri wabaye ku cyumweru, ubwo ekipe ya APR yatsindaga 83-75 itsinda Patriot. Umukinnyi akaba yaratsinzemo amanota 21 akora rebound zigera kuri 4. Akaba rero yaritwaye neza muri uyu mukino. Ngira ngo rero Afrika amakuru y'imikino se uyu munsi kuri twasoreza twasoza twagarutse kuri byinshi twasoza. ngira ngo ntacyo dusize inyuma. Ibigenda bihinduka nabyo ntabwo ejo twazabura kuza ngo tubigarukeho. Siporo byo bihinduka buri kanya nkuko tuba tubivuga. Yes, ngira ngo rero reka tubashimire mwese twabanye muri iki kiganiro cyacu, tunabifuriza gukomeza n'ubundi kunogerwa na gahunda za The Next TV. Hanyuma ikiganiro cy'imikino cyo nakagaruka, muzajya mugenda mugikurikira buri munsi. Tuzagenda tubamenyesha byinshi bitandukanye mu birebana n'ibigezweho mu isi ya siporo, mu birebana n'abakunzi bacu, ariko ntabwo twagenda tubabwira ngo mukore kuri subscribe byaboneka, mukandeho no kuri notification kugira ngo nitujye dutegura ibiganiro cyangwa se twakora ibiganiro bitandukanye mujye muba ba mbere mu kubona ibiganiro byacu. Ariko munaduhe feedback, tubwire muti ari cyo twifuza ko mwazatuganirira cyangwa se mwazatugezaho ku biganiro byacu bitaha, tukazagera tubibagezaho mu buryo bugezweho. Afrika ndagushimiye cyane rero. Tunashimira Mohamed wari ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo bagereho ndetse n'izo footage mwagiye mubona byose niba biteguye. Afrika umunsi mwiza. Umunsi mwiza Shama.